mwaramutse mwongeye kwirirwa ahantu hose mwaba muherereye ni kuri wayi hawaii him twongeye kugaruka ndakomeje mbashimira ko mwongeye kugaruka ababashije kumva ikiganiro twagize last time cyerekeye kuri karande hari umuntu umwe babiri bagarutseho kubo twari turi kumwe ariko tugiye gusharinga story birasaba ngo mwicarane amazi kandi mwige nk'uko bisanzwe no kugira ngo twigire kuri bagenzi bacu tugire isomo dukuramo ry'ubuzima nimba hari ikintu wumvishe ubashe kubigenderaho ukosora ibyo uri kunyuramo cyangwa biguha akanya ko kwitekerezaho nawe mu byo uri gukora mu rugo cyangwa uri singo aho uri hose rero reka nakire abashyitsi bacu uno munsi hello Hello, murakoze cyane Mimi kutwakira. Njye nitwa Mbera Miri nk'ibisanzwe. Mm, Twabanye mu kiganiro cy'ubushize cya Karande, nagarutse turacyakomeje ikindi ariko n'ubundi ni nka phase 2, ni nka part 2 ya Karande ariko ujyanye na yes n'ibitubaho mu isi, guhuza isi y'umwuka n'isi y'umubiri. Hari yes igihe wenda mu introduction nakora amahirwe n'ibyago Mm, iyo biza bisa. Hari igihe umuntu agura imodoka tugaserebura ngo yagiriwe ubuntu ariko ari mutsinde mu nka Sonatube n'urugero. Undi sibyo akamisinga flight tukababara ngo yabyanze ariko ari indege iri bumutsinde muri Nairobi n'urugero. Rero amahirwe n'ibyago bishowing up byose biza bisa. Rimwe na rimwe nibyo Jackie yasorejeho gushiza tubwira ko beta kubaza Imana ukumva icyo Imana ikuvugaho, ni nabyo Fijo yakomoje avuga ko akenshi kwirwanirira ntabwo aba ari byiza. Rimwe na rimwe dukeneye no kumva ijwi ry'Imana tukamenya amakuru tugasenga ijuru rikatuganiriza ibigiye kutubaho. Aha rero ntabwo ndi buganire gikristo cyane, ni freestyle turabikora nk'ibintu bisanzwe, ni inkuru na experience, ni ibintu tubamo twabayemo kandi n'ubu tukibamo bifite inkomoko. Murakoze cyane. tuza tubaza ngo wayiha ese ndahera he Jackie arahari ariko ari buze wenda kudusuhuza sinzi nimba hari yadusuhuza ariko uno munsi turaganira cyane na Mbera nubwo twese duhari twese turashaka kumva story ya Mbera ni story igusaba kwicara ukakurikira Yeah, uno munsi niwe uri butuyobore thank you Mimi nanjye Jackie hari naje. Now I can't miss out. Hari inkuru wumva yakubera igitabo. Naje kwiga nanjye yes. amazi ndayafite. I can't wait to hear you Emile. ariko hari Murakoze undi cyane muntu turi kumwe hano ari ku ruhande namubwiye ko dufite ikiganiro avuga ati ndaza mbe nicaye ku gatebe k'abasimbura nanjye ndashaka gutega amatwi k'ubushize naje mwatangiye amiyo ntabwo namwumvishe ntabwo numvishe ni muntu ki ariko nanjye ndaba ndi hafi yacu so nawe arahari arabasuhuza yeah. Okay ijambo ni iryawe amiyo ikibazo cyanjye cya mbere kugira ngo nkufashe utwinjiremo neza ni uratujyana aho ushaka utujyana aho ushaka wahera bwa mbere ubundi turahera kuri wayiha urahitamo uhere marriage ya mbere udatinga uhitamo wongere uze usubire aha kabiri tuhe n'isomo ry'ubuzima wakuyemo nk'uko watangiye utubwira ngo ugura imodoka ejo ikagutsinda mu muhanda kandi warayiguze wishimye nawe wagiye wakoze ibukwe wakoze ibiki byose unezerewe ariko ukaza gusanga nyuma ubuzima buriyemo ibyishimo ijambo ni iryawe murakoze cyane. Wenda ntabwo ndi mugari cyane ubundi ndagira vuba, ni bitangira vuba cyane mwese mwari muhari ni hirya gatoya muri za bibiri. Actually muri za 2012 nibwo navuga ko ari nkaho kwatura kwanjye kwakozwe, kwiyaturiraho ibintu. Njye niyaturiyeho ibintu bwa mbere kuri anniversaire yanjye ya 2012. Ndadesida ndavuga icyo gihe 2012 nuzaga imyaka harya ni ingahe 21 niba ari n'ibiri hafi aho. Ndavuga ni ngiye gutangira ubuzima, ngiye gusettinga goals,
nzature mu magambo. Mu bintu natuye hari harimo, nari umunyeshuri niga civil engineering icyo gihe, ndavuga nti nziga, nimara kwiga nshaka amafaranga, nimara gushaka amafaranga nshaka umugore, kuko I believe in marriage. Kuko ndabyibuka icyo gihe nihaye imyaka 5, ndavuga nti mvuka ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9, ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 2017 hari kuwa gatandatu, ndavuga ni saa 3 za mu gitondo hazaba harimo dote yanjye. Iyi myaka 5 mfite ngiye gushakamo amafaranga, nongeye kurangiza amashuri, nshaka amafaranga, nzabe mfite n'akazi kafasha umugore abaye nta kazi afite, akazi umugore wanjye yaza agakora. Ibyo bintu abantu bose banzi barabizi ko nabivugaga buri munsi. Na ya myaka yadukoreshaga amabara n'ibiki nabijyagamo, ariko mbizi neza ko mfite iyo ntego. Icyo gihe abanzi muri Kigali baranyibuka, wenda bazatwumva, hari agence yitwaga Irebe Model Agency yari yanjye, ni yari agence ya mbere mu Rwanda icyo gihe, ya selectingaga aba model bakora n'amaprotocole ma event. Niyo yazamuye ba Motion, ba Jolly, ba J, abantu batandukanye bagiye bayibamo, baba model batandukanye kandi bagize uruhare muri fashion industry mu Rwanda. Twagiye tubana. Icyo gihe nari umumizima, ari kuri conving, kuri level, ariko kureka inzoga byarananiye pe, kureka inzoga byaranze. Nababwiye, nigeze kubabwira mu kiganiro cyabanje, narababwiye ukuntu karande y'inzoga ari mu muryango wacu. Ndavuga nti karande yanjye y'inzoga niyo yonyine ari mpangayikishije, nari meze nka Fiji, niyo yonyine nari nzi nanjye. papa nawe wari umusinzi, noneho yatahaga ari kuririmba bana twicaye mu rugo tugahita twumva sister papa kabimye mu muhanda, kabimye karitsiye amahoro yabuze akivuga Inzoga yaravuze. ziragatsindwa, nizo zatugize rubanda mu mujyi wa Kigali, twakabaye turi abandi bantu. nanjye nakabaye n'undi muntu Yesu nakabaye n'undi muntu Ku kiro cya muzehe kije abantu, ukuntu muzehe yajyaga asinda karitsiye zikabimenya, yajyaga ahagarara ku muhanda atashye ngo yitwa umudatsindwa ntajya atsimburwa ku rugamba, n'ingabire imbere y'izindi ndirumenesha. Mugahita menya ko urumenesha rutashye, noneho agakubita urugi hafi kurutamo imbere, yakwinjira mu nzu agasanga mama yacaginze apima nka tone 2, agahita avuga ati aya masaha 9 z'ijoro urakomangira abantu kubera iki, why you? Agahita amubwira ngo mu byiza ushimishwa n'iki, ngo tugihumeka nkiguhe. Fijo agakora mu mufuka, akavanamo ududu dutanasaguye, akatumuhereza ngo biganza bitari mu bwiko, ndaguhaye cyo tugira icyo ushaka. Mama akahita asara, ariko akadutwara kugira ngo ataza kwisubira, akaturushikuza, akavuga ati ibi ni ibiki, reba n'ubundi aya ngaya aramarikiye, reba ibyo uhereye unywa, abana minervari ntabwo irishyurwa, nyine byari iby'abagore. Abagore iyo batangiye kuwutoka ingahanda uko bameze, muzehe akamwitegereza akamureba ngo narakurebye ndakwitegerezaho, nasanze uri mwiza wararezwe neza. Ya ndirimbo y'Imana ngo none utangiye kuzana imico mibi, disi we. Mama ngo iyihe mico mibi, imico mibi yihe? Agahita avuga ngo twasezeranye ko tutazahemukirana, tunavugana ko tuzabana, none ntihashize n'iminsi ibyo utangiye gukora, kandi ugabanya nk'imyaka 30 ngo ntihashize n'iminsi. Nawe yakundaga umugore we nkawe, ashobora kuba mukumbura. Yakundaga umugore we nkawe, ebana yaramukundaga. Actually mu bicaniro tugira muri famille yacu nta bagore babamo, kuko kuvuga ngo ugiye mu bagore aya ntabwo bibaye, ariko inyota iragatsindwa n'Imana. Hari ibinyota ntarabona ahandi hantu. Icyo gihe rero naravuze nti Mana, uyu munsi ni isabukuru yanjye 2012, ndakwinginze impano uri bumpe ntsindira igicaniro cy'inyota. Dutangira igisibo cya Ramazani mfite icyo gitekerezo, ariko icyo nyine ngiye gusengera iminsi 30 nsaba ubusabe bumwe gusa, kureka inzoga. Iminsi 30 utaburaho n'umwe yose nirangije nsaba Imana ko imfasha kureka inzoga gusa. Niyiriza iminsi 30
nyirangije Ramazani koko nkomerezaho uzwo mu gisebo nta muntu ubunywa inzoga ariko shafi ibyo birananira nkajya nagonje nyuzamo kuzinywa nkanywa naranyoye ahubwo nabiretse ukwezi kwa cumi na kumwe ndanywa noneho mpita nigira inama ariko ndavuga nti nubwo nguye ndabizi ko Imana yanyumvise n'ishitani ngerageje ngiye kwiha kunywa inzoga kugeza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere nzaba nshyize akadomo burundu natesinze inzoga nafashe icyo gihe nakoraga amafaranga make nakoraga 360 ndayafata yuko kwezi nta nubwo nishyuye inzu kugira ngo mve uburemere bw'ibyo bintu nanga kwishyuramo n'inzu nakwishyura nari mfite buruse niga kuri buruse nta kindi kintu nari mfite cya depanse uretse kurya n'intuza nayo ukwezi gukurikiyeho nyanywamo inzoga nanyweye inzoga ndabyibuka ku itariki ya mbere y'ukwa mbere turbo ya nyuma nayo ikarabye umutwe no mu maso ndavuga nti niyo ya nyuma kizakadomo ntago nzongera kuzinywa icyo gihe haretse inzoga twa turbo king iryoshye nibwo bwa nyuma mu buzima bwanjye mperuka gutestinga beer cyangwa se alcohol mu buzima wanywaga turbo icyo gihe nta muntu wanywaga ebyiri ngira nanywaga 6 wavuye kuremesha turbo ni inzoga yari ikomeye nta muntu wanywaga ebyiri danje byeri ubanze ikinaza bari barayise ngo ni hari abantu bayinywaga bagapfa bagasara byagenze bite yari byeri byeri ya danje bari barayise ngo mubonye buriya niyo nyibonye uzi niyo mbonye byeri ya turbo umuntu uri kuyiga bamwita mukarifiya ngo we uri umusinzi turbo ni yanyuma nayo ikarabye kuri ritesi saa 10 mu gitondo nikaraba mu mutwe no mu maso icupa ndarimena ndavuga ntibirarangiye kandi koko Fijo narabyatuye mu kanwa kanjye ndavuga ntibirarangiye kuko numvise mu mutima bakundi bumva nk'umuntu wese reba umuntu usohotse mu nzu akajya hanze mu mbeho ukuntu umubiri uhita wumva ubaye niko nahise numva mbaye nahise numva niyambuye nk'ikintu cyari kimvunnye ku rwego rwo hejuru ariko abana bo baranangira kubareka inzoga zo igicaniro ndagitsinze nicyo nasigaye abana rero n'ibintu bya modaringi n'ibyo wabuze wakoraga abana na modaringi ubanze nabyo bijyana bari kubicikira ikintu cyamotivaga Fijo urumva wowe nta nubwo uri umugeni yura ariko abana nta kibazo kugira ngo utazaba umugeni kandi ariyo si iberamo y'aba bantu kabise bari sawa cyane ko hano birakaze mene aho kuba umugeni by'ubugeni nabyo byafashe indi ntera reka dukomeze sije komeza uvuge mine murumva noneho aho ngaho ndavuga nti ndi soba nta kindi cyaha mu by'ukuri ntabwo ari ukwivuga neza simbeshya simpembuka nta bundi buhemu ngira cyangwa navuga nti abana bo ni akavirusi pe byari byaranze ariko ndavuga nti nabyo mbitega umunsi w'itariki 2 z'ukwezi kwa 9 2017 ko nzakiza akadomo uwo munsi nzaba mbaye mariye ndiha imyaka 5 iyo ntazagera turudaje mu buzima bwanjye nigaga mfite utuntu tw'udufaranga nyine twa kinyeshuri twatumaga mbashuka noneho mba muri ubwo buzima nshaka amafaranga ndayabona birankundira ndangiza amashuri noneho ngiye gushaka ndamubura nabaye busy mu mafaranga n'amashuri mbura umwanya wo gutereta kuko najyaga ntago nari naravuze ngo umutima wanjye ntago nzawandurisha njye nta ba ex ngira aba ex nyine mvuga ngo ngira n'abantu twagiranye amateka yo kubana cyangwa yo gukundana bifatika abandi kuko I can't manipulate someone for sex noneho nkavuga bikaba biri officiel ni sex partners friends for benefits yes babizi tangaza birafa gahunda ni imwe kuko numvaga ndi umugabo wigenga nta mugore wanjye avuga ni uyu mugore ntabwo yanyuninga kandi sex ntacyo nsigayo ndaza wese numvaga ntacyo bitwaye urumva noneho nisanga muri ubwo buzima ngarutse mu buzima busanzwe bw'i Kigali nshaka umufiance ndamubura nzenguruka mu bantu twari twariganye noneho mbona umukobwa njya gusenga rimwe ku musigiti wo mu mujyi mpura n'umujama ahita mpuza
amapasi arabwira ati Amerika Imana yaguhaye umugisha ukabona amafaranga ukaba usa neza ubwo uko ugiye kwiyandarika pe Kigali kubone ntishehe nabuze umugore nibwo yahise ampuza n'umukobwa twabanye ariko Amir ni icyo gihe izina ariko ry'Abisilamu nibyo Amir ni izina ry'Abisilamu yego ni izina ry'Abisilamu ni ukuvuga ngo n'iwanyu ni Abisilamu oya iwacu ntabwo ari Abasilamu ni njye njyenyine w'Umusilamu none si iryo zina warikuye nararyiyise nyitora shahada barariyise nako abantu ubu shahada riba mu barariyise byangombwa byawe donc ni izina ntabwo riba ryawe mu bombera zankundi mu byangombwa byanjye okay ni nka nickname muri make ariko niryo uzwiho niryo Amir Kigali yose izi it's a Muslim name noneho ndangije ntangira arambwira ati mfite umwana uri ahantu utegereje umugabo nawe uri gusengera umugabo kandi witonda aramubwira arampuza nawe icyo gihe turabana turahura duhura twese bari pasi baduhaye bamumayemo pasi nanjye bamumayemo pasi turahura turahuza mbona ni mwiza ntacyo atwaye ariko icyo gihe nari nasetinze ibintu bine nashakaga ku mugore bibwira Imana ndabyatura nashakaga umugore mwiza utazatuma amuca inyuma icya kabiri umugore ufite umuryango mwiza utabamo ibintu by'intonganya imwe Jack yavuze bushize na karande zindi ko nta karande nashakaga nayo mfite zimpagije icya gatatu umukobwa uzi Imana ubwo wowe umusilamukazi mwiza uwumenya muri Islam hari ukuntu twiga mu Cyarabu rero abantu benshi bakagira ubunebwe ntibabone umwanya wo kwiga Icyarabu kugira ngo bige iyobokamana rero umuntu ubasha kubimenya neza n'umuntu ubasha kumva ibyo bivuze akiga Icyarabu akacyumva rero nshaka umugore uri kuri iyo level nk'uko nanjye nari nyiriho noneho kandi navuga nti nibura nari naramaramaje mvuga nti igisekuru cyanjye niba cy'Ubusilamu gitangiriye kuri njyewe mu muryango wanjye iwacu ntabwo babikundaga nubwo mama wanjye yamfashaga ariko ntabwo babikundaga yamfashaga kubera ko n'umwe umwana wawe umufasha ukamutekera ifu utari kugira ngo aticwa n'inzara ariko byari ibyo akishyigikira muri ubwo buryo ariko isengesho rya buri munsi ryari kuvamo so ubwo ngubwo ndangije icya kane narebaga umukobwa ufite ubushobozi ya education ubasha conflict resolution iri kuri her level kuko I hate stupid people ntabwo nubwo nayo manyanga I have never slept with someone without chatting twarabanzaga tukavugana nkumva ko ntakumanipiye nkumva ko nawe uri willing kubikora ubishaka nkuko nanjye mbishaka I hate manipulation noneho icyo gihe umukobwa ngeze iwabo barankunda bo bankunda kurusha uko mubitekereza mbaye ndebye impression bankubise bari banteshe bikabije ndababwira nti none se twari turi mu kwa 10 twahuye mu kwa 11 le 20 z'ukwa 12 ngi wabo kwezi kumwe ndababwira nti ndakora ubukwe mu kwa kabiri burya kwa kabiri kwawe kuragaruka uze kutukubwira uze kugira icyo ukuvuga ukwezi kwa kabiri ndahita nkubabwira noneho ngira ibyago nsanga oncle we afite ubukwe mu kwa kabiri ndavuga dufite ubwo muryango mu kwa kabiri tubushyire mu kundi kwezi mbona mu kwa kane iwacu ntabwo baza mu bukwe ntabwo na evenement nimwe igiba mu rugo ndavuga okay reka tubishyire mu kwa gatanu kugira ngo igisibo cya Ramazani gisange cyari kuba mu kwa gatanu isange ndi umugabo dukora ubukwe birarangira aho ni muhe mwaka 2018 2017 narafeirinze tariki y'ubukwe yaramfashe mbura ubukwe nibwo nagiye gusenga rero mugiye kugaya Imana ko yankoshonye mpuza n'uwo mugabo w'umushehe rero mpita mfatiraho mpita mbikora mu kwezi gukurikiye umwaka ukurikiyeho mu kwa gatanu noneho biragenda neza nari mfite ubushobozi bwabyo ntangira ubuzima nyine nk'umugabo ariko hagati aho hari icyo kintu nshaka kubabwira ku kintu cyitwa igicaniro na karande
ndabyibuka umunsi umwe nigeze kugira ups and down n'uwo mukobwa, arambwira ngo ndabizi neza ko nta myaka ibiri nzamara hano, kandi koko ntiyayimaze, ngo ni umuntu wabimubwiye w'umuryango we ko nta myaka ibiri azahamara, kandi koko ntiyayihamaze. Noneho ariko hagati aho byo byari bitandukanye, yari nka relationship ariko iri ninjye wari ufite spirit yo kubaka, we ntabwo yari ayifite, we yari ahari ngo ashimishe ababyeyi be, kuko nyuma naje kumenya ni birebire wenda ndibuze gukatinga shoti gatoya, ariko yari afite ikibazo, yari afite umuntu yakundaga bakundanye 8 years, iwabo baramwanga ntibamushima kubera factors ntavugira aha. Noneho we azi iwanjye ameze nk'uwiyahura, yaje ameze nk'umuntu ushimishije ababyeyi kubera ko ari umukobwa mbere ugiye gukora ubukwe iwabo, ariko mu by'ukuri ntabwo yari amininze kuza kubaka nanjye ko ntiyankundaga. Nanjye ndavuga nti ibyo byose ibintu narebye Imana yambwiye nayisabye yarabimpaye, reka ndwane azageraho yumve. Icyo gihe nari umwarimu, nahise mba umwarimu muri universite, nkajya ntangira kwigisha, nkataha tukaganira, nyine nari naramufashe nk'ahari umwe mu bana nigisha, ngiye kuganiriza mpaka yumvise. Sha biranga, kugraduatinga biranga burundu. Umunsi umwe turabyumvikana, dushyira akadomo, ndavuga nti wowe genda utangire ubuzima bwawe, sinzisobanura icyo twapfuye, ugenda ugiye gutangira ubuzima, nanjye ndazaguma hano. Arangije aragenda, nanjye ndasigara. Gusa twatandukanye rya tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri. Mwibuke ibyo ndi kubabwira, tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri nibwo twatandukanye. Noneho icyo gihe mba depressed, 2020 covid yaje isanga ngiye maze kudivorce. ni ukuvuga ngo warabanje uradivorsa mbere y'uko unaba widow. kurikira Mbese gato covid yaje isanga njyewe Mwana yari wa amaze mama wahuye n'ibyago. Uzi gato covid y'umugore udahari. Ahwi. covid yose yabana. kandi undi nawe yakozemo umurimo. Covid udafite umugore mu nzu, mwami Yesu. Ati Jack ntawamenya, wasanga twari twicanye ku Imana. Ya mugani. Urumva? buriya wagize wambwe ni depression ya danger No depression rero hari ukuntu definition bitandukanye. ntibaze wabonaga isi yakwikubiseho. Nasomye ibitabo 390 muri covid. mbega umuntu wari wikoreye isi, maze buriya buzima twari tubayeho bwa covid, ntabwo wasubiye ku nzu ibintu byose bifunze, n'umugore uri muri divorce. Ubizi neza ko iyo divorce nta Rero ruhare na divorce rutoya mu Rwanda rwawe. rega nta nubwo ari ibintu bisanzwe meni. Uzi ko uri kuvuga divorce ukagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko divorce mu Rwanda ni ibintu bisanzwe, abantu barazikora. Birarenze. Ubu abantu barifata bakagenda bakadivorsa. Fijo, uzi ko uzi neza ko nta ruhare wabigize. Ariko iyo nayo ni karande. Urumva? Noneho ewana maze kureba icyo gihe ntangira ubuzima nanone bw'ubusiribateri, ariko sha mfite ibikomere iwacu. Urumva ntabwo nigeze nimena inda ngo mbabwire ngo byagenze gutya, haba mu bantu batuzi nta n'umwe. Sha Kigali rikaraga, ubuzima buranga, intumwa zo byose bikanga mu mitekerereze. Sha mfata umwanya noneho ntangira sessions za therapy. Nakoze sessions 12. Actually post divorce depression irarenze kurusha uko mubitekereza, kuko nta muntu n'umwe ukugirira impuhwe. Ubuca ahantu umuntu akavuga ati dore wa mugabo kagahungu urugo rwananiye, hasi ubundi wajyaga he ko wari ukiri muto yuburetse, ukabona undi araje arakurebera ati none se nkawe ubundi kuki umushaka mutarambagije. Nta muntu n'umwe utamufite ikintu cyo gucira urubanza. Ubundi uriya mukobwa uriya muryango ntiwari uwuzi, kandi kuko n'ukuntu wagiye kumenya ugasanga bakubwira ibyawe ugasanga ntiwari uwuzi. Abahungu bo barabyumva. I know, I feel you. Noneho icyo gihe ikibazo gikomeye
uwo mugabo ukobwa ariko agize ibyago, uwo yagiye akurikiye ntabwo byagenze neza, ntabwo babashije kubana, yaramwanze agaruka iwanjye, nanjye mubwira ko mfite ubukwe sasa. Nahise nihuta, hari yageze mu gihe nahuye n'undi mwana w'umukobwa. Sha reka nkubwire, hahandi iyo uhuye n'umuntu urabimenya. Njye icyo gihe nari mfite ibintu by'ama workshop, nubwo nabaze kudeprima byose mbyanze, covid iraza, akazi karagara mu Rwanda, ariko nari mfite workshops zajyaga zikora ibintu mu Gakinjiro production, furniture n'ibindi bintu bijyanye n'amaseti. Nari mfite contrat RBA icyo gihe, nyikorera set designing. Noneho nisanga ndi mu Gakinjiro, nkura n'umuntu from nowhere ntazi, mbonye bwa mbere, turiganira kumwe mwicara mutegereje ibintu bimwe mwese. Nari nje kugura imbaho, we ari umucuruzi, ariko ntegereje ko bakora facture nkigendera. Noneho connection ziratinda, tugira akanya ko kwiganira. Ariko ndababwiza ukuri, ikiganiro twakoze ntago nari ndi interested ku bagore habe na gato, numvaga narabanza abagore bose ari babi. Twakoze ikiganiro cy'iminota 10 mw'abantu mwe, kandi mu mutima uba wumva same feelings nagize nk'izo nagize ndeka inzoga. Numvise ari nk'ikintu kindi kimvuyeho. Noneho umwana w'umukobwa musaba contact, ntangira kumuvugisha, ntangira kuvugana. Wiki yakurikiye no muri Nyafoteli, Jackie yaragiye amuzima amashusho, ahandi ibintu byose natekerezaga ndabyibagirwa. Numvaga narabaye gangster, mfite umwana ngiye kurera uwo nguwo, nkahasoringa, nkashaka amafaranga, nkajya nko muri Canada cyangwa muri Amerika, ahantu batanzi, nkajya gutangira ubuzima, kuko ibyanjyanaga yose nari kubibura. Nari kugenda nkatangira ubuzima, nari imyaka yo gukora, nari umu engineer, nari narize neza, mvuga nti ngiye kugenda ntangire ubuzima from zero. Wow. Mbeho. I'm here screaming for you, my brother. Life was happening. Umwana w'umukobwa arandeba, arambwira ati, muzi indirimbo ya Femi One, aranabwira Major yitwa Utawezana, aranabwira ngo narayikundaga muri covid, iriya ndirimbo yakoze akazi, Utawezana. Utawezana, iriya ndirimbo muri covid ndayibutse we. Femi One, uzi ko ari nayo ndirimbo yonyine azwiho. Utawezana, aranabwira Major, arakubwira ngo anapenda iko kumashwari, lakini fashion yake hapana. Cyamera cyambara nabi, cyari cyambara nabi. Nanjye nambaraga neza, nsubije n'umufundi wo mu Gakinjiro sha. Warabivuyemo. Umwana aramfata anjyana muri mall angurira imyenda, arambwira ati ntago nkubahutse ariko jya wambara gutya. Nuko ndongera ndikunda, anjyana kuri gym, anyishyurira gym, arambwira ati tangira gym uyu munsi. Normally mfite metero 198. Oya, icyo gihe uko nari meze, nari narananutse wagira ngo ndiba. Nasaga nabi Jackie. Yes. Ako Fijo, umuntu uri kuvuga uzi ukuntu ameze? Ngira ngo ushushanyirize nkohereza ifoto. Ushushanyirize umwohereze. Okay, Amil nakomeje ndaje ngushushanyirize my brother. No, bantu yishushanyirize nyumve, nyimbwireho gato Oya, gato. reka twe kuvanga ndaje ngushushanyirize wowe gusa. Urumva Jackie, ndangije sha ndagenda, yankuzemo umuntu yifuza. Aranabimbwira, arambwira ati ngewe none ahangaha mentally wankosoye, nahuye n'umuntu wanjye nanabifirinze, ariko physically I want you to change this. Ariko nabyo nta ruhare rubigiremo, nabyifixiriza gusa ndagutera esprit. Sha aragenda arankora. Icyo gihe nari spending amafaranga for no reason, nahoraga na hostinze ahantu ba Philipita bagiye, abashuti banjye bose bo mu tubari, ahantu babaga bari, nabaga ku maboto maremare gusa, kandi ntazinywa. Areshya nka ntuzi. Na DJ Fire. Noneho ndangi nshaka nkumva guspendinga ku bantu bindyoheye.
icyo gihe abinkuraho, arambwira tuzajya usohoka rimwe mu kwezi ufite gahunda, uzajya ibintu byo gusoma kuguma mu nzu nabyo ntego bigutera ubwenge ariko n'ubwigunge, ahubwo niba ukunda gusoma genda ujye kwiyandikisha ku ishuri kuri Erika wiga amategeko kuko urayakunda kuyavuga ku bintu bya politiki n'amateka, ariko umenya amategeko byagufasha, genda wiga amategeko, nimara kwiga amategeko nibura uzasoma ibitabo baguhe na certificate na we ngo diploma. yari umucuruzi. Erega anjyana kwiyandikisha muri Erika mu mategeko, ubuke ndi civil engineer, ubwo mbaniriza n'amategeko, nari naragraduate by the way kubera ubwo nkajya nimugoroba kugira ngo ntaza kubura linye, mu gitondo nkazinduka, nkunda kuzinduka nkajya kuri gym nkakora iminota 30 cyangwa isaha imwe nkahita njya mu kazi, nimugoroba nkataha abana call telefone mvugisha umuntu umwe gusa, abantu bose narababrotse, ariko yarampagije, yari isi yanjye mu magambo make, yari wa muntu uri crazy kuri level namushaka. uze kuri indirimbo yari hana uze kuri indirimbo yari yitwa we find a love in the hopeless place, video yayo niko twabagaho na Vitaroka ibintu aho ubuzima tubitekereje byarira Vitaroka. babikora uko kimwe. Ewana turagenda burya love muri marriage nibyo nshaka kuvuga kugira ngo bize kujyana. Hari ukuntu abantu bahuza mu buryo bw'urukundo bagakundana, ariko kubera identity crises tugira bitandukanye ntitubashe kugira icyo twita emotional attachment ifatika cyangwa ishingiye kuri factors zifatika. Kandi attachment theories zigira types nyinshi, ariko izo nge nkunda muri zo ni nk'enye cyangwa eshanu. Tell me about it. Ari ukuntu uhura n'umuntu rero okay, ushobora guhura n'umuntu, ndavuga kuri enye, reka mvuge kuri enye. Hari iyitwa secure, iyitwa insecure, iyitwa avoidant n'iyitwa disorganized. Izo nizo nshaka kuvugaho. Guhura n'umuntu ukamukunda, ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, twagiye dukunda abantu benshi, ariko hari igihe ukunda umuntu nyine, nibyo twavugaga muri ya ndirimbo yari hano, we find a love in the hopeless place, ugakunda umuntu ariko udakunditse, physically yagukomye, emotionally ni umwana mwiza, urabibona ko ari love ifite reciprocity, ira reciproc, ariko icyo twita kubera identity crisis ari byo bya bicaniro twavugaga. Njye nkaba ndi umuntu wakuriye muri famille ikennye, n'urugero nshaka gushaka umuntu wo mu bakire, nkumva ibintu byose muri kumbwira nta umukobwa mwabonye ko ari mwiza, ntabwo ndi kumubona kubera ko bari abakene nkatwe, ntabwo ndi kubibona. Jackie akareba umuntu akavuga ati njye nta papa ngira, ahubwo ndashaka umuntu ufite iwabo kuri ndavuga ngo ndi umukazana wenda wa kanaka. Ako kantu kakagukubita na biriya bavuga by'abasirikare bavuze ubushize by'abasirikare, Jackie, ni emotion, ni identity crisis. Identity crisis ni igikomere cyangwa se ni ikintu ukurana gituma wumva ko udashyitse, ahantu ushobora kuvuga ngo ndabivuga se. Depression mu Kinyarwanda ni irungu, kandi irungu ni ukunanirwa kubana nawe ubwawe. Icyo gihe rero ntabwo ushobora kubana nawe ubwawe ugifite identity crisis. Hari abantu ngewe iwacu n'ubwo nagize absence y'umubyeyi kandi mufite papa wanjye afite ibikomere bye, yamobilije abantu bose banganaga, famiye ye, bene wabo cyose abajyana mu gisirikare, bose bamupfiraho, arabashyingura, arangije abana we yinywera inzoga n'itabi mu buzima bwe bwose. Ntabwo yajyaga ashaka kubana nawe ari muzima. Buri make papa nawe yarananiwe kubana nawe ubwe, aturera n'akadahari. Bivuze ngo nta hantu njye nigeze ntandukanira na Jackie, uretse ko byabaga ari intambara ups and down njye nahoragamo gusa, kandi nawe yarazibonaga wenda mu bundi buryo. Ahubwo nari narabiye ikintu cyatumye dukundana nk'ubunye, nako nkukunda uburyo birasa. Ninjye kuba ko ngukunda bwa mbere Jackie. Wanabimubwiye last time. Sha, kanceceke banza ukomeze navuga ibintu.
urumva noneho icyo gihe iyo umuntu ari muri iyo condition rero nibyo twatangiriyeho nagira ngo wenda ngenda navuga akantu mfite nka closing up. Umuntu uri muri situation yo kuba yazana undi muntu mu buzima bwe asabwa iki? Urabanza ukifata. Socrate nawe bivuze neza ngo connais-toi toi-même, wimenye wowe ubwawe. Numara kwimenya, kandi kwimenya ni formule imwe, ni ibintu byoroshye cyane. Ufata umuntu wifuza kuba we ukamuproject imbere yawe, ugafata umuntu uzi neza kuri utibeshya ukamushyira munsi ye, ubundi ugakuramo. Result ihinduka ibyubura nibyo bita biza muri needs, ugatangira kubihiga. Needs na wants za ukazihiga. Niba n'urugero ushaka kuba papa mwiza w'abana 4, ufite umugore wenda w'umurokore, ufite akazi gasanzwe, ukaba uri nk'umuntu wenda ndivuga nkangiye ndi umwartiste, wenda nk'umwartiste ushaka gukora show business, nta blague nka kuri yawe Riderman abayeho, ukavuga uti ndabisetinze ku buryo famille yanjye nta gitero kizayigeraho. Nanjye icyo gihe rero ufata ibyo ushaka kuba byo, ugakoramo ibyo ufite, ukamenya ibyo ubura. Kuko abantu nabo baragoye. Umuntu ngiye ntekereza ko ndiwe niyo nje kubaganiriza nka gutya, ntago ariwe mbafidinga nifuza kuzaba we. Noneho namwe murankundira ntimurebe undi kubereka, ahubwo mukareba mundi undi ntaberetse. Kwa kundi ngo nshaka ngo agiye kugushushanya. Noneho umuntu tekereza kuri Nanyumvira ubwo mbarakuziye. urumva Agiye kunyereka uwo ashaka kuba we. we yambonye, majye kwereka ko yambonyemo. Uwo yakubonye, uwo wamweretse. we namweretse sharamubona, iyo aba yamubonaga oya ambona usubire mundi. inyuma kunda insecure sisi n'ibindi aho hantu Ndabigarukaho ndaje mbihuze. noneho narangiza ibyo bintu narivuze. Wa undi umuntu rero successful ninde? Ni umuntu ubasha guhuza umuntu ari we n'uwazaba we n'abantu bamubonamo. Example, bure Antoine Rutayisire kumuvuga ntacyo bitwaye, yabashije guhuza abo bantu bose. Umuntu akwereka ni nawe umubonamo. ahangaha muye n'ibyago Ibi na wapo ahangaha muye n'ibyago nawe buriya Jack iyo uri kutwigisha hari umuntu uri kutwereka kuri we ariko ntabwo kubonamo nisengeye kandi utabihinduye. anasenga ariko ngo hari n'abantu bagira personalities ebyiri. Abo ngabo turaza kubageraho. Ariko ebyiri ni nke. Umuntu ananiwe kwibatura identity crisis arahinduka nabwo aritungura. Uzi ko ngiye mfite nka 200. Izo urazicoca zose zigashiramo. Ndacyari kure nyine, abandi ngo bageze ngo kuri 2. Buriya mimi yaragowe niba uzifite. Komeza. Noneho rero impamvu nari mpereye aho ngaho kugira ngo ngaruke ku byo Jack yarambaje mu kanya, ndagira ngo mbere ku kuntu umuntu abanza kwipreparinga we ubwe. Hari ibintu noneho byanjye ubwanjye by'ibicaniro mbanzi bimwe twavuga ngo reputation y'ibintu mu buzima bwawe, ukabanza ukabisengera. Wowe ukuntu ugaragara mu bantu ukabanza ukabyubaka kuri profile wubaka. Wowe icyo umaze burya kugira akamaro n'ibindi bintu birarenze. Akamaro kabarwa mu gaciro. Mu gihe akazi bitandukanye n'akazi, bitandukanye no kugira icyo ukora. Akazi kabarwa mu giciro, ariko umurimo ubarwa mu gaciro. Umurimo ushaka kubyugahamagara abantu bahumuriza. Icyo gihe uri mu murimo ari cyo umaze, ariko ibyo bibarwa mu gaciro, ariko akazi kakabarwa mu giciro. Bivuze ngo ugomba gufokasinga cyane cyane ku cyo umariye abandi, community imariye iki, ari naho bikugeza kuri cyo bita life purpose. Calling yawe ni iyihe? Impamvu uriho ni iyihe? Aho ngaho rero reka ngaruke kuri icyo twita attachment theory. Muri attachment theory ngiye mpuye n'umwana w'umukobwa, reka nkunda gukoresha ingero. Mpuye n'umwana w'umukobwa wenda kuri church turasengana. Kuri church nta bintu biri nasty, biri dirty, biri kambere tuganirirayo. Duhura twese turi under anointing, tukaganira biri holy, biri godly, tugasharinga ibifatika,
ariko wenda ntitugire umwanya wo kujya mu mubiri no mu bindi bintu bituma tubona na kamere za buri muntu. Turi soba twese, nta mpamvu n'imwe. Ikindi kubera ko ari prepared kuba umugore w'umuntu, aranyereka ibyo nshaka kubona. Bivuze ngo love ubwayo ishobora gutuma nshaka uwo muntu, ariko mu by'ukuri mba mbonye partner, ntabwo mba mbonye soulmate. Soulmate rero biratandukanye cyane 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 cyane. Soulmate ni wa muntu ukubera isi, ukubera isi. Actually uravuze ngo Imana ibane nanjye. Soulmate ni umuntu ukubera isi, hakaba na home akubera isi ku buryo murakoze kumvangira. aba na partner. Murakoze kumvangira. Partner ni umuntu muhuje projet yo kubaka urugo. Soulmate ni umuntu muhuje projet yo kubaho. ariko Uretse bitandukanye kuko kubaka urugo partner mamuni muri aba partner nyine buri wese afite inshingano ze akora gutya kugira ngo bigende gutya, nyine muri kubaho tu buri wese muri espace ye mu mwanya agomba kuba ari muriho, kuko muriho munagomba kuba muri kumwe. Ariko soulmate nk'uko ari kubivuga noneho ni isi, donc imitima yanyu ikaba iri connected soul. ndabyumvise ibyavuze, ndabyumvise kabisa. Noneho kuri detail Jackie, ni wenda naguha kugira ngo ubyumve. Jackie, ntureba ko ukunda gusenga, uretse ko wagize Imana iguha umugabo usenga. Noneho ibaze ihura nanjye wo mu isi, ukandeba physical ukakrashinga, noneho ugasanga famille ushaka wifuzaga ndayifite, noneho ugasanga ibintu byose ureba muri factor physique byose ndabifite. Financially ndi stable, emotionally ndi available. Emotionally available ni compromising, mba compromising ibyo ntemeye nawe wumva bishoboka, tugashaka ko duhuriza tugakompromisinga. Nk'uko reka nkoresha igitabo kugira ngo ubyumve. Hari igitabo cyitwa Umuntu agira amacumu. Hari ibintu bine nshaka kubabwira. Kuba, ijambo kuba mu Kinyarwanda ni ukugira igitekerezo cy'uko ushaka kubaho. Noneho kubaho ni ukuba muri icyo gitekerezo. Kubana ni uguhura n'umuntu muhuje icyo gitekerezo cy'uko mubaho mukakibanamo. Kubanira cyangwa se kubanirwa ni ukubasha kubana n'umuntu mudahuje igitekerezo cy'uko mushaka kubaho. Adjusting. Nkaba nzi ko Fiji akunda ibi ngibi, nanjye nkunda ibi, ariko nta kibazo, ntabwo ndi bumubangamire, nanjye kubana kubanirana tuba partners. Icyo gihe ntabwo tuba tubana, ahubwo bumbanira, nanjye nkakubanira. Ariko kubaho ni ukuba mu nzozi n'ibyo wemere, do's and don'ts zawe, values zawe, uko ubitekereza n'uko ubyifuza, vision, projet, uko utekereza isi yawe y'ubuzima, impamvu uriho. Actually hari umugabo uzitira impamvu ukubuza ko umuhamagaro wawe ku isi, ukarinda upfa utabayeho. Mimi na Fijo murabana cyangwa murabaniranye? Njye na Mimi shabu ndikwicara nkiga ndikongera. Turi kwiga turavana. Ariko uzi nk'iki kintu yavuze Amir, njyewe umugore wanjye muri telefone yanjye hitwa ko ari my soulmate, niko handitsemo. Wa mugani ubwo nicyo nshaka kubona, Fijo telefone yawe ntabwo ari proof y'iby'ukuri biri byo, rero nutuzanire telefone. Oya we hari ikintu yavuze nyine kwifuza, donc ukareba ukamuremamo, yari ari kuvuga ngo kwibona nyine ukabanza ngo kuba, urabyumva? Kuba nuvuga ngo nanjye nka bya bindi bavuga ngo ukuntu wo umushaping umuntu urabishaping ukabona nyine wowe ukashaka ko yambera soulmate, partner. Ntago narinzi ko ari ikibazo. Partners buriya ni ikibazo, kandi abantu bumva ari akantu kadanje. Ngo ni umupartner wanjye. Partner yakagombye kuba ari na partner mu gufatanya, ariko akaba atari kategori. Iyo ari partner bya kategori nyine murabanye, murabanirana nk'uko yabivugaga. Everyday life ni ukubyuka urakora ibi, undi arakora ibi, miragenda gutya na gutya. Partners ntago ari sawa. Wa mugani kubona soulmate yawe. Hari abantu bubakanye urugo Fijo kuri level umugore aba afite konti y'ibanga n'umugabo afite indi y'ibanga, none ugasanga nk'abo bantu barabana. Banza ari nabyo gusa njye numva abantu banabigiramo inama benshi. Ariko ugasanga hari undi muntu ni maskini wa Mungu, hakuna hata sanfura mu mufuka, ariko umugore we n'isi aramubwira ati sheri, uzi ko nabuze amafaranga buntu ntahiye ati
nta kibazo ngiye babawe turabyira dute ngwino tunywa agacyayi. Abo bantu baba batandukanye, mu gihe hari undi mugabo utinya gutaha akajya mu kabari ngo asange umugore yaryamye kubera ko amafaranga yayabuze. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye mu buryo bw'imibanire. Abo bantu babiri bose baba bafite ingo, kuko home ntabwo neba inzu mutuyemo ntabwo ari rwo rugo. Urugo ni umutima w'umugore wawe, nawe urugo ni umutima w'umugabo wawe, ni rwo rugo rwawe. Ahantu ujya ukisanzura ukameneka ukavuga uko ubyumva uteditinga ku buryo umeze nk'umuntu uhagaze imbere ya miruwari uri kwibwira, uwo muntu aba ari soulmate. None se mwese ntabwo mubyibuka? Njye ndabyibuka date ya mbere nakoze na Gladys, nabonye ko nahuye na soulmate wanjye. Ndababwiza ukuri, twaganiriye ibintu 3 cyangwa 4 mpita numva ndahantu ugomba kuba ndi. Noneho icyo gihe ndamubwira nti Gladys, ntegeka icyo ushaka. Urumva? Icyo gihe nahuye n'umukobwa, ntabwo nababeshya mwa abantu muri bakuru, numva ndasinze kandi ndi soba. Noneho nkajya nibaza uyu mukobwa ntinze bakamutwara nabigirane. Then njye kuvuga ngo ni depressed, nirirwa mvuga ngo we find a love in the hopeless place. Ntabwo nari nkibirimo, ahubwo nari ndi kuririmba ibindi bintu bitandukanye. Nari ndi kuririmba indirimbo yitwa Malaika ya Mira Makeba, ngo Malaika nakupenda Malaika. Mfite ikibazo cy'ubushobozi nari ifite ikibazo ndi kuvuga ngo nashindwa na malisi nawe. urimo kumvangira Amafaranga niyo nayo ikibazo. Umugore we namubonye ariko amafaranga ari kubura. Iyi covid iramemukiye, amafaranga bako ndayakurahe. Nicyo kintu nyine cyatumye nshyiramo umwaka ntaramushaka, nta nubwo ugeze wuzura. Amezi 9 nambonye amafaranga y'ubukwe, mpita mubwira nti twagiye. Twamenyanye le 3 août, mushaka le 7 de 2022. Le 7 juin. Ndamushatse. Yagiye papa wawe yashaka Namukoreye Reseti no ubukwe papa wanjye amaze iminsi wari birapfuye. umukiriya gikaze cyane. Ku mihari ya dagisi yari nyikubiseho. Yeah. Isi nari nyikoreye waraye wowe uri mu bisubizo. Yagiye none nyikoreye depression ya danje. Imana itanga amapfa hamwe igatanga Depression yaje abantu. no gukira, ariko hari na depression zitajya zikira, nabyo uzabitubwira. Izo zo nzazigarukaho, nzabigisha ku kintu cyitwa pre-marriage depression, marriage depression na post-marriage depression. Tuzabiganira kuko ibyo twavuze byose bikenera, hari igihe ushaka umuntu afite ibyo byose twavuze ari byo ngiye kugeraho mu kanya, ariko hakakenerwa update ku bya updating kuko birasaza cyane cyane ku bagore. Abagore birasaza ntimubimenye ko byashaje. Agaciro wambonagamo ukaba utakikambonamo, ukabona narahindutse kandi atari njye wahindutse, ahubwo ari uko undeba byahindutse. Ibyo ndabigeraho mu kanya ko byambayeho. Noneho reka nikomerezo nari ngize. Ngira ikibazo kimwe cy'ubushobozi, nabwo Imana ibintunze inkoni habaye coga mu mafaranga ndayabonye. Sha ndayabona arenze nari nkeneye. Namukoreye ubukwe bw'iminsi 10 muri Kigali, abantu batarataha. Nambaye nka Prince, nagiye Dubai gushaka imyenda y'ibikomangoma. Nambaye nka Prince William, uze kujya kuri Google ndekemo mbere amiri, urabona ubukwe bwanjye buragaragara. Nari nambaye imyenda y'ibikomangoma, nawe nshaka amamodoka ahenze, mbega ibintu byose byatuma umugore yishima. Sha narabimuhaye, buryo uzashimisha umugore wawe n'ufite uburyo. Namukubise show aracanganye. Hari akantu baraye bambwiye ngo bagiye nimba byibuka, yambwiye ngo arashaka kongera kunkwa, buriya ninza mu Rwanda nzakuraho make ahubwo sinagajya gupfa. tuyasohoke. Uko ngiye buri tariki y'ubukwe nakwaga. Sha nanjye ndi kubona ngomba kongera nkako. Buri tariki y'ubukwe ngiye narakwaga, kandi namukoye miliyoni 4 icyo gihe. Ntanga n'impano za miliyoni 5. Ngomba gukora. Nibura nariyandaga atanga impano kuri se nyina nkana. iyi gahunda ndayivamo nigende. Ariko impano uzanyamaganye ya Yeremi. Bihinduka vuba, bo ntabwo bajya babimenya disi, ariko natwe tugomba kwiga kubakunda, natwe tugomba kwiga kubakunda. Ebana byajyana bya cyane. No Jackie,
kuri attachment theory umuntu uri secure ninde? Umuntu uri secure ni wa muntu uba actually uba waramaze kwisobanukirwa akaba azi imbago ze aho atangira n'aho arangiriye, wenda ari afite stability mu bintu wenda nka factor nk'eshatu zikomeye: financial stability, afite ari emotionally available, icya gatatu afite assignment, impamvu abaho, ari gukora kuri projet yuko abaho, impamvu abaho. Uwo muntu aba ari secure. Noneho aba yarakoze settlement ku bintu bigaragara abantu bose. Noneho abakobwa bari gukora kuri projet ngo yitwa gute? turagukunda. Life purpose. Yaramaze kumenya life purpose. Urumva? Noneho uwo muntu ntabwo atoragura icyo abonye. Bivuze ngo utari umuntu uri mu cyerekezo cye ntabwo wamukurura. Ntashobora kugukurikira nubwo buri Jesus ugarutse. Umuntu utari mu cyerekezo cye ntabwo yabyemera. Arakwihorera ukagenda. Ntabwo ari wowe. Ntegereje Jesus w'igitaro. Noneho umuntu uri insecure, ni umuntu noneho we manange ujye kunjyana ahandi hantu babwire mukumirwa. Ni umuntu we ubu ufite utari sure neza, amarangamutima ye byonyine ntabwo ari sure niba uwo muntu umwegereye amukunda byanyabyo. Urumva hari ukuntu ureba umuhungu umuntu akakubwira ngo ukeneye trigger, umuntu akubwira ngo ariko mire wasetorinze ko uyu muhungu ari umugabo wawe, you get akagufasha kugutrigaringa kugira ngo urebe ahantu utari ku perspective z'ibintu utari kureba. Icyo gihe rero buri insecure ariko buri promising. Noneho kuri level umuntu uri insecure we aba afite ubwoba bw'ibyo yatanga, mu gihe uri secure we aba abizi ko ari gold, ari butanga ibintu bifatika kandi biri quality. Ntabwo rero agira ubwoba bwo bahura. Umuntu uri insecure kubera ko afite ubwoba bw'ibyo yatanga, nta nubwo amenya n'ibyanyabyo yakiriye. Abimenya birimo par experience. Ese birakira ibyo birakira. Iyo yahuye n'umuntu uri secure biracira. Iyo yahuye n'umuntu uri secure birashira. Ariko yagize ibyago agahura n'umuntu uri muri avoidant. Burya mukora date ya mbere nimwongere guhura. Cyangwa umuntu uri disorganized. Ndi muhungu muhura ugasanga ni umuhanga, ntabwo ujya wabona Fijo uretse ubyumva usanzwe ubazi. Ugasanga umuntu ni umujeni yo muganira guhayide za danger, akagufasha kuva no hamwe ukagera ahandi ariko akaba atahekura. Barahari be. Iyo bivuga abantu wumva ari umusazi. Abantu bazi ubwenge cyane. Nibyo William yaririmbye ngo can you practice what you preaching? People killing, people dying. Black Eyed Peas. Yavuze ngo can you practice what you preaching? People, could you practice what you preach? Father, send the gun from above. Ibintu nk'ibyo. Where is discretion? Where is the love? Urumva ko urukundo ntabwo rwabuze. Urukundo rurahari, wa muntu uramubona physically arakwatractinga, emotionally arakunditse, ari presentable, arashite baramukunda, ariko man kugira ngo ubone attachment ituma mwabana nk'umugore n'umugabo ukayibura, kubera ko muri state ebyiri zitandukanye. Abantu bamacinga rero nawe umuntu muri section no muri section barahura bagahuza, kubera ko wabona mu provide amumara impungenge akamubwira ati akutuza ikibazo cye. Ariko umuntu uri avoidant, iyo ari umuntu uri insecure ni fire. Niwe wabiteye nawe niwe wabiteye. Ugasanga bameze atewe avoidant wabari muye ntago yemera kwa adopta ibintu bitandukanye nuko yemera. Ntago yemera kwa adopta ibintu bitandukanye byemera. ngo mwikingo umuntu muri avoidance ngo bimeze bite? It's too much authoritative.
aba ari too much authoritative, ibintu bitandukanye n'uko abishaka ntabwo bibaho. Ndagira ngo bihuze n'ubupfubyi Jackie yavuze. Jackie, imfubyi ziri ukubiri. Hari imfubyi ziza ababyeyi n'imfubyi zitaza ababyeyi. Imfubyi ziza ababyeyi imfubyi zitaza ababyeyi zigira ikintu kimwe icyo twita inferior complex, kubera kuba mu ngo z'abandi no mu mategeko y'abandi bantu bazi neza ko babagiriye faveri, baritinya ku buryo agashobora kuvuga mu bantu, arigengesera ku buryo niba ageze nk'iwanyu mu rugo ubona saa moya yazindutse yakoropye from nowhere, bir automatic. Mbega imfubyi zirimenya, tuzirwa no ku buryo zigaragaza ubuzima ya yindi se Amin amara imyaka yindi ubyuka ugasanga niba yateruye ipantaro ye akayishyira hano nagashaka kwihakura ikindi noneho hari iyindi iyo ngiye kwigeraho zibaye nyinshi banze uvuga iyo ni imfubyi itarigeze imenya ababyeyi bayo, itazi urukundo rw'ababyeyi, ibaho mu buzima bwo kwigura mpaka ipfuye, keretse iyo igize Imana ikamenya nk'ibi turi kuganira ikabohoka. Ariko iyo idahuye n'abantu bayifasha kwimenya no kwisobanukirwa ngo amenye ibirapima, arinda apfa akiri kwigura. Hahandi muhura n'umuntu w'umugabo mu nama Fijo nko ku kazi agatinya gutanga icyerekezo, nyamara biriya bintu ndabyumva gutya, akabikongorera ngo bivuge, kandi ari ideye y'inyamibwa ntabashe no kuyivugira sha. Uri kubyumva? Ahandi ushaka kumutunganira kurakoze igitangaza ngo reka ntabwo ari kida. Imfubyi ya kabiri ni imfubyi yabanye n'ababyeyi. Imfubyi yabanye n'ababyeyi yo igira ikibazo, actually ntarajya kuri yabanye n'ababyeyi, reka njye kuri iyo ngiyo nari mvuyeho mvuge desavantage yindi. Igira indwara yo kuba avoidant biri mu maraso, naho bikomotse kugira ngo mbivuge. Nayo ibintu itemera kubera ko izi ko nta muntu wayumva, ntabwo ikunda kubisharinga, irabyigumanira muri yo, yarangiza ikarwana n'inzira yo kubibonera inzira, yabibura igahwana nabyo, aribyo bita stigma na bipolar disorder n'izindi ndwara zo mu mutwe zitandukanye. Kuri icyo rero cya kabiri, imfubyi yamenye ababyeyi ndetse indwara zo mu mutwe. Noneho hari n'igihe abantu uba uyifite wowe uri muri iyo mfubyi uri kuvuga, ahubwo bigatuma ubona abandi aribo bayifite, aribo bayirwaye, urumva, kandi ari wowe uri kurwana nayo, wambwa n'ubwo uri muri mode yo kuba avoidant. Yes, ibyo biba biri mu maraso automatic, baba batangiye guhangana. None imfubyi ya kabiri n'imfubyi yamenye ababyeyi. Imfubyi yabanyeho n'ababyeyi ikabura ababyeyi cyangwa se umubyeyi, yo ihita itaking over, iba over confident. Hahandi umwana iyo aba yumva ari we wenyine uyobora, uwo ninjye nanjye bavuga ati ariko ubundi sha muzanambwire ku bintu byitwa kurera, kubera ko nanjye mba mbona narireze nkavuga njye aba bana nzabarera nte. Tuzanaganire ku kurera, nabyo muzabituganiriza wundi munsi tubwiye no kurera, kubera ndi imfubyi iyo ngiyo uri kuvuga. Iyo mfubyi uko bimeze, iba yumva abantu bose bakora amakosa uretse yo, iba yumva ubushishozi bw'abantu iba yumva abantu bose bayegera bafite ubushishozi buke ngo he's too good to be alive. uzi kubwira abantu bose ngo mujye kuryama amaze gukina arangiye, who are you kandi mungana, who are you? Anabwira umugore ngo ndavuze ngo aha ni iwanjye kandi aba ari we. Really? You're talking about someone I know. Mona! Izo mfubyi ebyiri ari kuze no kuzihuza sasi iyo zihuye. Mwana yanjye, iki kiganiro mutubabarire ntihagire uva, birababaje. Ubwo turi kumva umwe umwe, noneho iyo bahuye sasi bigenda bite? Abo bantu kubera ibikomere baba bafite, bo bagira ikintu kibabaje ngiye kubabwira. Attachment yabo ni disorganized, baba bari disorganized kandi bo bumva bari perfect. Niyo baba mu Kinyarwanda bavuga ngo amafi y'umugabo yumva ari bwo buryo bwe. Uwo bawumva umuntu aba yumva ntako atagize, areba ibyiza gusa ku bandi kandi agomba kuba umurongo ngenderwaho, kandi mu by'ukuri ari disorganized. Ugasanga nk'igihe umwana akeneye kubwira uko umunsi wagenze uti mujye kuryama,
igihe umwana akubwira ati papa mfashe ibi n'ibi Daddy, give wowe me a hug. ugatekereza iki n'ejo agahungu kanjye karambwiye ngo give me a hug za buri kanya gakunda kubivuga nabibwiye ndi kumuseka nyuma ndavuga ngo go hug the wall karagenda karagihombera ibikomere anyumviza amarangamutima yibereye muri aya wa mugani yibari disorganized exactly uhita iyo umaze kugira ibikomere uba disorganized iyo bibaye ko biba ari byinshi uba wumva warafashe inshingano z'umubyeyi wabuze ku rwego utagomba kumusebya ahari kandi mu by'ukuri ntabwo uba warazifashe kubera ko nawe uri umwana ukeneye kurerwa noneho ugasanga nk'abantu bose ewana muri kuba nko mu rugo rw'umuntu ariko urumva atabakunda bihagije ibyo byose bigahinduka ibikomere ugahinduka disorganized ku buryo umuntu akubaje ngo ushaka icyo utanabasha no kukivuga ubwo si biza muri bya bindi bavugaga bya insecurity ntabwo biza muri insecurity ahubwo biza muri disorganized kuko aba bafite over confidence akagira proposition nyinshi na requisition nyinshi cyane no iyo gutyo wiyumva ko batagukunda bihagije urumva si nyine ntabwo uba uri secure uba wumva utazi ibijya mbere actually insecurity yo iba ku kintu cyitwa ari abantu bita aba projector nkafata ngiye ibikomere mfite nkashaka kubigukoreza ngo feel feeling okay aho ngaho ubundi ni wowe aho wanjye kutse ku bupfubyi ibyo ni izindi cause nuko n'umunsi mvugana ko ubupfubyi ndavuga nkavugeho kandi birashoboka se kubyikoreza umuntu ubundi actually nibyo tuba dukora erega ntureba se ubundi urukundo definition yarwo mu kinyarwanda cyiza n'ibimenyetso bikumara ubwoba bikwereka ko nta kintu kibi cyamvaho kikujyaho ariko niba atari ibanga n'umuntu mu muhanda kugira nijoro yambaye nka jump avuga ngo I'm 34 n'umuntu mu muhanda wa mugani uyu muntu umusore nakubwiye ngo muri covid asubita magana 240 ngo narakira nanjye nsigaye ndi gusoma ibitabo muri iyi minsi usanga no hari n'abandi bantu babana na vide batazi kizuzura abo bantu babona bakibafatwa abakeneye kumenya ingano na shape y'ikintu akeneye kugira ngo gitereke muri wa mwanya afite uri mu umufasha kwisubiramo cyonyine umufasha kwisubiramo ngo bigenda bite nibyo tukavugaga abafite ibintu abura ariko atabasha kumva no kubimezera ngo amenye ingano yabyo so abagomba kubimenya ikintu ababura ni ukumenya size y'ikintu ari guhantinga fast iyo amaze kukimenya ega niyo mpamvu bavuga ngo amata aguranwa itabi uzi ko umuntu aba ashonje kubera atakitaba afite ukamuha amata akumva nta kintu umuhaye bivuze ngo uba uri kumuha ibintu adashaka ikintu ukora ni iki umufasha kumenya ibyo ashaka kumenya ibyo ashaka ni iki ni ukumwumva ukamutega amatwi ukamufasha guhuza dotsi ziwe kuko umuntu ufite ibikomere bwira avuze igikomere cy'inshuro 36 ku munsi akivuga inshuro 36 kandi mu buryo butandukanye ibyo byavuzwe n'umugabo witwa Carol Chipora w'umushakashatsi wa Harvard Dr. Carol Chipora ngo abasha kuvuga igikomere cye muri perspective zitandukanye inshuro 36 ku munsi ikintu umukorera ni uko umufata ukamuhuza n'igikomere cye akamenya ingano yacyo akamenya hall afite uko ingana nawe ukabaza igisubizo kingana nawe ukagiterekamo gusa ni ukumenya identity crisis afite ni iyihe hari igihe umuntu afite identity crisis ya finance ukamukoreza ibibazo by'abana wenda yakuze afite ubwoba bwo kuburara n'urugero kavuga ati aka kazi mfite nkarekuye naburara kandi mu by'ukuri akibagirwa ko reka nkubaze gato aramutse wowe kuvuga ngo kuyimenya ngo ni ukuvuga ngo mwavuganye urayimenya none se aramutse noneho iyo vida ayifite ariko bikanongeraho ko atanabivuga donc ataba ashaka ko munabivugaho wawe wahera heho ubigana ni ukuvuga ngo icyo ubona gusa ni ukubibona ariko we uba ubona ameze nk'aho yuzuye urumva ubona wabaho
ubona wabaho so wowe sasa wabya atabivuze kuko uri kuvuga ngo mwabivuganye ubundi se abantu bajya Fijo bapfa kubimenyaho arabivuga bajya umuntu babyimenyaho barabyimenyaho ariko akenshi abenshi ni abatabyiyiziho nyine abivuga Mm, atabizi urumva niba afite igikomere cy'urushako rwa mbere mm, wakora ikintu ukabona ngo n'undi abagore ndabazi ejo nabyuka nkasanga wenda imyenda yanjye wayihindurije nkahita numva ko wayisatse uri mm, kubyumva mm. kavuga nti abagore mana nta urangira umunsi iyo ubana n'umuntu ubivuze inshuro 36 uwo munsi utanga uzi ibyo bintu sinye uvuze ziganisha by'inshuro ku mirongo itatu gikomere n'esheshatu uzi ibyo bintu uvuze by'inshuro mirongo itatu n'esheshatu njyewe kankubwira eh akantu gato gaciye muri ahita ukomeza hari mm. ibintu niba ari imyaka ngezemo niba ari iki urabona hari ukuntu wigeze kuvuga ibintu bya astronomicale ndumva ari ubushize ukavuga ngo ugahuza ibintu ngo buri kanya ugahora uvuga ikintu hari ibintu ujya ubona nk'iyo nko kuri telefone amasaha ahuye ukabona nka 0000 nka saa sita z'ijoro kuri hajyamo 00 cyangwa 11 urumva bagahita bavuga hari ukuntu bakubwira ngo vuga ngo wish urabyumva make a ngo wish vuga ngo yeah wish ngo iyo ubonye ngo ibintu bihuye gutyo ngo uhita ukora wish ni zodiac nanjye signal hari ibintu buri gihe iyo mbibonye noneho nk'iyo mfite telefone nkabona n'iminota igiye kugera akenshi cidukira ndi gukora amawish urumva nk'uko uvuze birikonekita ikintu ukabisa ushaka ufite ukivuga inshuro 36 ahubwo zirarenga uzi ko njyewe ibyo bintu mise mbihamya hari utuntu njya nkora tw'utuwish buri munsi kandi bitangiye vuba ubwo nabyo bije ariko vuba ariko Fijo ubwo na kera buriya wasanga nari mbimeze nkaba maze kumenya ubu ngubu ari wenda kuri ibyo wari uvuze kuri wowe birarenze byo ni ibindi bintu tuzaganira guza amakonsistanse uza amafi ya konsistanse kuri byo actually ntekereza kuri hagati y'imyaka 33 na 44 niyo ndimo yego ubu rero wowe uri mu myaka yitwa golden age iyo myaka ni imyaka kataraboneka ariyo myaka umuntu abaho iyo myaka umuntu aba afite faveri ku isanzure kuri level birenze ibyo nturi kuvuga byitwa numerical factors hahandi ikintu cyose muri iyi myaka iyo myaka 33 isanzwe ukanuye ubuzima bwawe buba butangiye 33 niyo myaka yo kubaho kugeza ku myaka 40 exactly kare nigeze bya mbindi bya 33 njye nibwo natangiye kuba ko nakoze ubukwe mfite 33 exactly kandi actually babihuza natangiye kubaho babihuza no muri Bible hari ukuntu babihuza bari gusobanurira muri science even Jesus yapfuye afite imyaka 33 ibintu yakoze ku myaka 33 nabyo twasigaye twibuka kandi sagihari inabitwa ba Haile Selassie abantu bazi ibintu by'abantu bagiye bakomera nka Haile Selassie barasta baramuzi nawe ni umuntu ukomeye wo muri Ethiopia sibyo nawe yapfuye afite 33 abitwa ba Bob Marley hari abantu benshi bagiye bakomeye bapfiriye kuri iyo minsi kabisa isi yibuka kandi bafite n'ibikorwa imyaka ubundi bavuga ko zodiac ikora tour ku myaka 11 iyo izuba rikwikaragiye inshuro 3 ubu uri nararibonye bivuze ngo ubu niyo myaka ikuvana mu cyiciro cy'ubwana ujya mu bugabo bivuze ngo identity ya papa na mama ntabwo ubu ngubu bayikubaraho wowe bakubara nk'umugabo witwa Fijo ariko mbere y'iyo myaka Fijo naryo ni izina ryo mu bwana ritari seriye iyo myaka rero ni imyaka yo kubaho kuko niyo myaka icyizere cyose isanzure rigirira abantu ufite faveri yose y'ijana ku ijana bavuga ko ariyo myaka Imana itanga amahirwe ku bantu yo kubaho bya nyabyo baba partners twavugaga rero umuntu aba mu rugo imyaka yarashatse afite nka 22 man akamisinga life ye akiyibagirwa ku rwego yigurana ibyishimo by'umupartonere kugira ngo yubake icyo gihe rero iyo wibonye icyo kintu urongera ukisura ugakora refreshment ugatangira no kubaho ni uko ufata wa muntu mukabiganiraho iyo mubyemera iyo nawe gukunda uramwibutsa ukamubwira uti kera tutarabana nabagaho nyamugahuza ubuzima mwifuzaga mukareba ubwo mufite niba buhwanye n'ubwo mwifuzaga rimwe na rimwe hari ukuntu abagabo tuba responsible iyi myaka yacu yo kubaho tugakunda inzozi zacu kurusha umuryango wacu tuba duhangayikishijwe n'ibintu bidahari ibintu byitwa ngo security gusetoringa kubaka inzu gushaka ibibanza by'abana gushaka minerva ibyo bintu ntabwo bibaho kuko umugore ushobora kumutakaza uri muri ibyo ngibyo akagira bipolar disorder ntagaruke
Yes, ushobora yes. kumutakaza rwose akagenda agiye wa wundi waruhiraga ukamubura. Yes. Rimwe na rimwe rero tuba dukeneye refreshment ya relationship cyangwa se imibanire kugira ngo tuze gukora evaluation y'ibyo twatakaje muri urwo rugendo, kuko imyaka irenze isarura n'umuntu aba ari myinshi. Murahura mugahuza mukavuga muti po yanjye nari, kuko abagore barahinduka niba ari muri secure, iyo ageze mu bantu muri peer pressure imwe influencinga ikamukubita ni urugero ukagera nko kuri church ugasanga wari uzi ko mufite imodoka mufite wenda nka RAV4 ugasanga frontline y'abantu bicaramo bafite bose BMW Hisense, uzi kuri dutekereza ya modoka ntabwo ihagije ku bagore, bita biba automatique. Niba abantu bambara baze riche 5 mu cyumweru ntibasubiremo muzo bambaye, uhita wumva udahagije. Byanze bikunze uwo muntu uri muri secure, iyo atari Imana imugendereye yonyine ngo imutuzishe imwibutse urwego ariko, ahita ashyira pressure ku mugabo indirectly kandi atabizi. Twebwe rero iyo twageze mu rugo, reka nyibabwire, badisi twarabanye tugira ikibazo kimwe cyitwa urubyaro, urumva? Ariko twariye show, ibyo biba binabaye. twazengurutse isi, yakundaga benshi n'abigikunda. Mu bintu bibaho bantu turi kuganira mwese, nakunze ko Imana yabaye blessinze kuri ibyo. Ikintu cya mbere n'icya kabiri Imana igeragezaho abantu ku rwego rukabije ni urubyaro n'urushako. Nubona ufite umugore ukunda cyangwa umugabo ukunda ukabona ufite abana warabyaye, jya wicara uturitse champagne ya heaven, niba utanywa inzoga, niba ugize ututse mu wete wigura. Imana iba yarakublessinze pe. Twari aba boss, ntabwo twari tubuze ibintu bishakwa byose n'ingano yabyo ku kigero cy'imyaka yacu. Twari turi kuri front line muri iki gihugu, apana kwigirisha ibifatika bya nyabyo. Aba mu mitungo itimukanwa, ibyo ari byo byose wareberamo. Noneho twabaye blessed pe, ariko tubura ikintu cyitwa umwana. Twese turi bazima, nta n'umwe urwaye. Icyo gihe yaratwise bwa mbere, ariko yagiye twite muri trompe, biba ngombwa ko bayikuremo kugira ngo itamwica. Dutangira kongera gutwita biranga. Umugabo mwinshi yanjye yitwa Ngoga w'i Kanombe, Dr Ngoga, muzazi dukora IVF, yari azi igikomere mbana nacyo. Hano uryamana n'umuntu fijo saa cyenda kuva ngo uzi ko umuntu asinziriye sha, burya mu Cairo mwagiye muri vacances, kumva ngo kubera kubura urubyaro byose ndabifite ariko ndabura ikintu. mbese mwe mumaze igihe kingana gute mukoze ubukwe ku buryo wahise uvuga ko warubuze? oya we yari yavuye muri Congo, famiye zavuye muri Congo zo ni amezi 3 ya mbere ugomba kuba watwise cyangwa utanga icyizere. Baraguzonga abatante abakigo bose bakubaza, none nawe yarapanika kubera ko yatwite muri trompe. Hari agira ubwoba ko byahwanye burundu kubera ko bayimukuriyemo bamukoreye operasiyo, atangira gupanika rero. Nanavuga ati rega wowe ceceka, niwe nawe ufite umwana. Mama we yari inshuti yanjye, nawe best friend, kuri twavuganaga 6 times a day, twavugana nk'amasaha 6 ku munsi. Noneho mama akambwira ati nanjye yambwiye ngo mfite abana, tubigenze gute? Turagenda turageragezwa ku rwego Dadisa tuvamo yanga kwishima, bya bindi byose bya surprise umuntu akora, bya bindi byose byakikora birabura burundu n'ibikagira ahantu hamwe bikora. Kubera akantu gato umupeti wenyine. Nangira procedure ya IVF Kanombe yaguraga I think ari 3,000,000. Nayikoze 3 times ifailing. None ya failing agasara. Tuba tugiye hehe? Baturangira Medhill. Tujya Medhill. Baduca miliyoni 7 bira failing. Medhill yari yaraje ikora IVF ngo ku rwego rwo hejuru ngije gukosora Yara failing IVF yacara okay. None muganga ahubwo twahasanze mu Turkiya ataduhuza n'ibitaro bya Turkiya. Ese hari umuntu bari bayikora mu kwandika succeedingara? Zirahari nyinshi cyane zirakorwa. Nubwo abo twakoranaga, abo twagiraga muri session rimwe babaga successful ngo tugafailing. Ni Kanombe byabaga successful. Noneho ariko ni amahirwe Imana, ibintu by'Imana nyine mu kigeregezo cy'Imana. Urubyaro n'urushako ni ibintu by'Imana, nta muntu bigena. Na muganga arabikubwira yajye kubwira. Exactly. Arangije aduhuza n'umuntu tubwira ati yari amaze kubyibuha ari kuri level iri hejuru yabyibushye.
arangije muganga aratubwira ati uyu mugore arabyibushye cyane ntabwo IVF yapfa gufata mu mukorere bariatric surgery. Bariatric surgery ni uburyo umuntu agabanya igifu, Ballistic kantite y'igifu surgery. C'est ballistic. Bariatric surgery. arangije Bakagabanya ingano turayikuramo y'igifu. ku buryo hasigara niba yakonsomaga nka 70% Ibintu nka yaryaga 100% hasigara ntaba akishoboye nka saa kubyakira kugira ngo ananuke. icyo gihe twarayikoze asigara na 40%, atakaza ibiro 20 mu byumweru 2. Dukora na IVF irakunda. Twari turi muri Turukiya turayikorera akunda noneho Man, urwo rugendo imaze gukunda rurakaze. tuba tugarutse Kigali noneho turi urukundo ruragaruka sasa twongera kurya show twishimye. Yambwira ati ndakwinginze ahangaha calling yanjye ndumva nayibonye, waretse tugakora NGO izajya ihumuriza abantu bari muri ibi bihe turimo, ko nari nsaze, ko nari nitakaje mpfuye birangiye. Waretse tugakora ONG izajya ifasha abantu muri ibi bintu, nkaganiriza abantu, nkakora ama podcast nkaganiriza abantu nk'ibi ngibi mimakora. Niyo nawe yabonyemo nka calling, akajya ahamagara abantu bafite ibyo bibazo akabahumuriza ati bibaho ko umuntu ashobora kugira chance nkeya yo gukora IVF ikanga. Umuntu ashobora kuva ahangaha akagera ahangaha, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi depression yari yabaye nyinshi kuri level hejuru hafi kugira bipolar. Ewana ariko turya show rero kera kabaye celebra umwaka mushya twawukoreye Brazzaville, turataha tugeze i Kigali dutangira ubuzima. Umuonkle we yari afite ubukwe ariko yabaga Bukavu. Umuonkle we muto yari afite ubukwe, noneho cyamanye twari twishimye. Ubukwe bwagombaga kuba ku tariki 10, zagombaga kuba ku tariki 11 hari ku cyumweru z'ukwezi kwa kabiri. Noneho tukagaruka Kigali nkamujyana Valentine ko twagomba gucelebrating icyo gikorwa. Amezi yaramaze kuba 4 mu nda, cyagiye cy'iseseme na risque byagabanutse. Valentine yaburaga iminsi 3 tuvuye mu bukwe tukatujya muri Valentine, tugasubira mu bundi muri reception mu kindi cyumweru muri Congo. Ubwo noneho dufata icyemezo, njye ndi bugende, twagomba kugenda tariki 9. Haza Perezida Paul Kagame mu Rwanda. Hari ibintu nyankora bya set designing, set gutegura ahantu mu nyacyubahiro ushobora kuvugira ahantu ari bufatirwa amashusho. Biba ngombwa ko mbona ikiraka gituma ntanjyana nawe Kibeho, ko yasabye ko yajya gusura Kiliziya Kibeho. n'abakatolika cyane muri Poland. Ndavuga nti ubwo bagiye kujya abana baranyinginga bati nta shu ufite, urasigara udufashe ko abandi bose bari busy. Hari abaperezida nka 4 bahuriye hano, uriya wa Dumbu yari yaje hano, wa Mozambique Nyusi yari hano. Hari abantu benshi, abantu babaye stressful. Koko nawe ndavuga nti nta kundi. Ubwo ariko madamu we n'amabukwe baragenda bajya mu bukwe. Bageze i Bukavu, umusaza w'amabukwe mukuru afite abana nawe bakuru cyane bari mu kigero cyacu. Bahita babakira, w'umukobwa ajya kubereka aho bari salon de coiffure za danje bakoramo makeup na wig na gushyira ama wig n'ibiki. Baragenda, yitwaga Emily, arabazengurutsa Bukavu yose. Umugeni nawe bagiye gushaka yabaga i Bukavu, ariko ari nk'uko waba Bukavu waba i Kigali wanyarirwa Rwamagana cyangwa Masaka kwa Jya bakava ariko salon de coiffure yagomba kuyikorera i Kigali, akavana hano na ba bersere biwe bakajyana nka Masaka kumusaba, kandi ari we mugeni w'umukobwa. Rero accident yabaye bari mu nzira bajya ku mukobwa. Imodoka ibarenze umuhanda, arimo abantu. Iyi modoka itwaye na musaza w'uwo Emily navugaga. Oya, twarabyara. Byabaye le 11 z'ukwa kabiri ku munsi w'ubukwe. Hapamo mabukwe, umugore wanjye, marene w'ubukwe. Ariko uzi ko mise nkumenya, ni njyewe. Ni njyewe.
ni wowe njye wa wapfushije mugabo nigeze kukubwira iyo story nakubwira ngo umuntu ndi kumureba wari uri muri Sunday Choice ejo bundi ni njye wa nibyo mugabo ni njye ni wa mugabo wowe nabwiye umugore wanjye ndamubwira uyu mutipe asigaye akora ibintu bya counseling ariko umugore we yarapfuye na nyina na nyirakuru nako na nyirabukwe ndavuga tumva nk'ikintu cyitwa igikomere naramubwiye uyu mutipe nawe ibaze ko bitaza ntabyibuka ndamubwira ngo ibaze ngo nk'ubu nkawe ngo nkakubure njye iyo story ndayibuka ndi kumubona uyu nguyu nakumenye mbese hano harimo namumenye kumenyana subirijwe kwinshi umunshushaniriza ndamuzi mbera okay wa mugani n'ukuntu uri kubisobanura urabizi kabisa njyewe wowe nkeneye wakize ibikomere session bya niba danje muzayimajya ari simbi urumva honnêtement I am booking one urumva okay you have ukuntu one bakina ibikomere reka nibyo ibikomere no kunanirwa kubana nawe ubwawe byonyine iyo umaze kumenya ko utabana nawe ubwawe ukwiye kubana nawe biba byashize noneho ikintu cyakurikiyeho ni imodoka ubwo bagiye ari bangahe actually yari pick up muri Kongo hari ukuntu kwicara abantu benshi ntabwo ukuntu batajya babyitaho bo barakicara nk'abantu nk'umunani mu modoka hari hicayemo wari utwaye yari musaza wa Emily yitwaga Sami na Emily ka gakobwa kabatembereje ku masaro de coiffure ya Bukavu ubwo niba byara ba madamu bakabana ba musaza wa mabukwe akabamo umugeni akabamo marene w'umugeni akabamo mabukwe n'umugore wanjye iyo ntebe y'inyuma bose barapfuye hasigara intebe z'imbere zari ziriho Emilie n'umugeni bonyine nako Sami wari utwaye yacitse amaguru n'umugeni umugeni nawe yavuye muri koma actually muri uyu mwaka mu kwezi kwa mbere yamaze mu mwaka afite ibibazo byo mu mutwe wacitse amaguru ubu nawe ntabwo barahari bose barahari abo babiri ubu nawe se arorohewera bameze gute yiciye famiye yose niwe wari utwaye imodoka yarabyakiriye ntabwo arabyakira n'uburwayi nabyo shaka bisa ntabwo wapfa kubyakira ibibazo noneho kuba ukibitekereza ko wishe abantu ugahita ureba amaguru yawe ukabona nayo ntayariho isi bikwikubiseho ariko bro noneho iyo mba ndi Bukavu nigera kuba ntwaye imodoka wari kurangira umva ukuntu Imana izana umuntu ibaze kugira ngo njye nsibirwe no kuba perezida wa Poland yaje mu Rwanda duhuriye hehe koko duhuriye hehe noneho nawe aza mu Rwanda kugira ngo ajye mu Rugwiro aravuga ngo agiye gusura ngo Kibeho ibaze sha ajya gusura Kibeho cyangwa ajye no ku Gisozi cyangwa ajye hehe ajye ku Kibeho avuga ati ndasura ahantu Bikira Mariya amanutse Kibeho nuko nguko njye nabaye standby mvuga n'isaha nagira ibyo nkenerwa nka savinga ndasiba sinagenda nuko byangendekeye nanjye ntangira ubuzima bugoye baguhamagara wari uri hehe koko mbabarira umbwire witabiye ko wagiye umugabo umwe yaramamagaye w'umushiki w'amaboko yaramubwira ngo mbera bikwaye ndavuga ndi sawa uko wapinye ko mabara abivuze bavuga mu Giswahili mu Kongomani arambwira ngo funga roho mabukwe wawe n'umugore wawe tayari byarangiye ntabwo bakiriho ntabwo nongeye kumenya ndi kujyana icyo gihe nahise ntekereza gutwara imodoka njya kureba abana ahantu bari kugira ngo bataba bari bonyine ubwo abana mabukwe yari yasize ko asize abana benshi batoya hanyuma twavuga by'ubupfubyi rero kuba imfubyi uza ababyeyi uhita wiyibagirwa ugahita ukayaringa abandi vulnerables bari hasi yawe njyewe ntibigeze bambona ndira nariyanda Imana mfasha simbe wiki imbere y'aba bana ariko nageraga mu inzu twubatse kuyibamo birananira n'ubu sinyibamo ko nayigeragamo nkavugana Imana wapi kabisa wapi biranga burundu kuyibamo ubu nayigize maison de passage
hari nari mfite mu Kagarama niho nagiye kuba nibereye, ariko iyo ngiyo twubakanye nakundaga cyane, ntabwo nshobora no kwikandagiramo. Kuva yapfa amageze kabiri. Kuko mfite tente iberamo ubukwe, niho twari twasoreje ikiriyo, yitwa Madeleine Garden, iri hariya Kinyinya kuri gare, action ni iwanjye, hari hahoze gare. Rero nari ndashyizemo tente y'ubukwe, iyo nzu mpita nyihindura maison de passage, naho nanjye nari nubatse. Narabiretse byose, nagiye muri appartement, namaze umwaka muri appartement nyivamo, ejo bundi last month nibwo nimukiye mu nzu yindi ya Kagarama. Nirirwa nirebera view, nsoma ibitabo, ndeba na televiziyo, ubuzima bugakomeza. Ubundi nkajya no gusenga, Jackie turasengana. Ibyo ni ikindi kiganiro nzabaganirizaho, ikintu cyitwa calling, ukuntu calling izabyo n'ibindi bintu byo tuzabiganiraho. Nuko byangendekeye, shiduka nisanze mu buzima bwo kwibaza ngo nagira ngo mwibuke amatariki nababwiye. Tariki 11 z'ukwezi kwa kabiri nibwo madamu yapfuye. Hagati aho tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 2023 tubana turi umugore n'umugabo. Muribuka igihe agakinjiro kashyaga ka Gisozi, hahiye iwanjye gahora gashya, ariko gahora karyana. nibwo gaheruka hahiye iwanjye icyo gihe 2022 sibyo ra? hahiye ahantu hamwe gusa. 2023 twagize ibyago duhita amafaranga menshi cyane. Najya mwumva amatariki n'impamvu mbigaruye. Icyo gihe nari ndi muri studio, nari mu isibo nanone muri Sunday Choice 2023 le 12, ntabwo bwari ku cyumweru. Noneho turi muri studio na ba Philipita bari kumaza ibibazo ku bijyanye na Kigali Boss Babes. Icyo gihe nari nasinye Kigali Boss Babes. Noneho arangije nkajya mbona abantu barampamagara cyane, nkagira ngo bari kundeba kuri televiziyo, naho bari gushaka umwe ko wanjye hahiye. nawe ngo watwitse musi. Numvaga natwitse cyane. Gutwika n'iwawe hari gusa. Hahiye koko. Wabona baguhamagara uti hahiye koko. N'abatampamagaraga barampamagara. Noneho icyo Jackie yavuze ubushize nshaka kugarukaho kugira ngo tugihuze cycle yo kuvuga ngo mu kwezi kwa kabiri ngiye nahise ntwanga burundu n'umwana n'ubuzima bwanjye bwose. Noneho ibyo birarangira 2024 uyu mwaka turimo ejo bundi tariki 5 z'ukwa kabiri muzehe wanjye arataha. Muri kumva igicaniro, icyo bita igicaniro, repetition of things, bikaba ntibihagarara. Ariko byo actually nibwo nahise nkanguka. Rero icyo gihe nagiye kureba Apostle, ibyo ari nta hantu bihuriye n'igicaniro, byo ni urupfu rusanzwe. Nuko nagaruye umutima mu gitereko, ariko byayo n'ibyabanje bicyari igicaniro. Divorce le 10 z'ukwa kabiri 2023, gushyitwika imari yose tugasubira hasi. 2024 gupfusha umugore nabwo ari accident ya 2025, gupfusha umubyeyi papa. Actually kubihuza umutwe byari byambanye byinshi. Same ukwezi kumwe amatariki yegeranye, urumva ni le 10 le 11 le 12 na le 5, imyaka itandukanye. Mbitekereza na madamu Basigo kwitira mu mavi kabisa. noneho nkahita mbitekereza na madamu yavutse kuri 11 z'ukwezi kwa 11 z'ukwa karindwi apfa 11 z'ukwa kabiri. Urumva nabyo nabo basanga bafite igicaniro cyabo iwabo. Ugasanga ni ibintu bindi biba birenze umuntu ashobora kumva agahuza. Njye nafashe icyemezo icyo gihe nshaka uburyo noneho niba ari igicaniro nkaba mbonye fact zirenze imwe, ndakora iki? Nibyo Fidja mbajije avuga ngo umuntu ashobora guhagarika gute. Ikintu nakoze, nashatse noneho nipeveye kuvugana n'Imana, avuga ngiye kubyipevera inzira byose biri bucemo byaca, kuko Imana ntumyeho abantu barenze umwe. Ahandi najyaga mparika nk'ahantu ugiye kugura nk'umusigati nkumva umuntu aramanuriye from nowhere.
akambwira ibintu nsanzwe nzi story bambwiye ndavugana aba bantu ibyo byose ntabwo barose ari abasazi ntabwo ninjye musazi utari kumva nuko nicaye ndatekereza nsaba nshaka ukuntu nkorerwa deliverance bankora deliverance bakoze ni ibintu bisanzwe abantu ndagira ngo mbivuge n'abantu batwumva ntibakajya babitinya bagira ngo ni imyuka mibi cyangwa ibindi bintu deliverance abantu gusa ntabwo abapasiteri bose batanga deliverance hari abantu baba barahamagariwe gukora icyo kintu ariko umuntu ntabwo yayikorera ntabwo wayikorera kubera ko bisaba isi y'umwuka irwanwa n'umwuka ntabwo irwana na logic ngenda yikorera men ngenda yikorera reka nkubwire kubera ko ukenera approval y'uko ibintu byavuyeho ndabyikorera ikintu ukora rero gusa kwizera kuri iyo level wayo ugufite wabikora kuko ibintu byose ni ukwizera ndagufite ndagufite njye nikora reka babwire bavuzemo kugira ngo mubyumve bavuze miki ntacyo baravuze njyewe mbera mwene kanaka na kanaka nitandukanije washatse kanaka na kanaka nkamuvuga washakanye na kanaka mwene kanaka uko nawe ukavuga amazina ya so kuko nayo nyoko ukwe nitandukanyije n'imbaraga zose zinyuranye n'umwuka w'Imana yaba izo nzi yaba izo ntazi yaba iziniga cyangwa izongeye nishyira zose ndazirukanye mu izina rya Yesu nzandukanyije nazo nemeye ko njyewe mbera kanaka uko navuze ruguru nta nyigisekuru gishya n'abaza nkomokaho bose ndababohoje muri ibyo bya kera n'ibintu baretse mbyibuka nshobora ko nabyibagiwe ariko n'ibintu nk'ibyo ngibyo nta kindi kintu cyaganje bavugamo nibyo bavuga ubundi ugatangira ugatuza ugakurikira guhozaho noneho ibyo Jackie yatubwiraga mu kanya ntabwo ari ibintu ukora rimwe gusa kwatura ni rimwe ariko gusengera icyo kintu Imana ikajya ihora igitwara ikindi Jackie yavuze nakunze nshaka kugarukaho ni ugutegeka igitondo cyawe Fijo ndagira nkubwire ngo amagambo wavuze ku muhungu wawe mu gitondo byutse ko yamwatura mubaho uburinzi wamuhaye umubaho kandi 100%. Niba wategetse ko umwana wawe mwimanye mu mbaraga mbi zose nta nimwe yamukoraho nta nimwe iyo byizeye ukabyiringira ko ibyo uvuga nk'umubyeyi kuko impamvu umusinga yavuze cyagiye muri byo nababwiye kare ngo umuntu wese uzi kuvuma umuntu wese wabyaye yabasha kuvuma ariko n'umuntu wese wabyaye yabasha gutanga umugisha umugisha rero umuntu wese wabyaye atanga umugisha kandi umugisha ni mwinshi ku buryo buri uko uryamye ni nk'imbaraga urabyuka hakaza izindi umugisha rero kuwutanga ikibazo kiba kirimo nari gutekereza ko ejo nari gutekereza ko nshobora gutekereza ubundi buzima yamaze guhiringa rwose mba numva mfite imbaraga zo kubiba noneho namenye ko actually hari ikintu kimwe nshaka kuvuga kugira ngo umuntu wese uri guca mu bintu bigoranye ntiyihebe impamvu turiho biruta kubaho ntago intumwa iruta ubutumwa iyo intumwa iruta ubutumwa ntabwo Yesu yari gupfa ntabwo yari gupfa ko yabwiye Imana ngo Imana iki gikombe kindenge ariko arangara kubera ko ubutumwa yari afite bwaramurutaga ubutumwa da intumwa Yesu n'ubutumwa birangana ntago bingana misiyo ya Yesu yari afite ku muntu yarutaga kugira ngo wumve ko bitangana Yesu ubwe nk'umuntu Yesu nubwo uvuga ngo ni Imana ariko ari umuntu n'ijana nabyo jya ubyibuka mu bumuntu bwe rero yabayeho yari umusore mwiza w'ibogare muri quartier utarigeze wambara imyenda myiza Fijo utarigeze agenda ku mafarashi ahenze yagenze ku ifarashi y'icyana yambaye ikanzu imwe akajya akura nayo igakura urumva isi yakuriye mu ikanzu imwe men akashaya tuvuga ngo tubeho nka Yesu ubundi twabishobora nta mwana n'umwe umuzi muri quartier bose yabonaga ari ibibazo bivuze ngo nta buzima bwe none umuntu wese bavuganaga yahitaga asanga afite ubwenge bwinshi cyane uwagiraga amahirwe yo kuba bavugana baramusuzuguraga gutyo kumurebera kure ariko ngira ngo Yesu yari afite ubwenge bwinshi ku buryo yakuvugishaga ahita abona ari ibintu bisanzwe havugaga Imana imurimo niyo yavugaga Imana imurimo niyo yavugaga bivuze ngo we yari yarifashije nk'umuntu ntago tumuzi nk'umuntu
niyo mpamvu ahanini bikunda gukonfuzinga n'abantu benshi bakunda kuvuga ngo wenda ubumana bwa Yesu bakabushidikanyaho, ariko babajije ngo ni iyihe fagiteri imugaragaza nk'umuntu ko yabayeho nk'umuntu, ni iyihe? Ntayo. uzi umuntu gusoma kiriya gihe atarize ibintu biri magic ku buryo ahanini usanga ubutumwa nibyo navugaga, ubutumwa buruta intumwa. Misiyo uriho ishobora kuba nini kandi Imana ikayitangaho ingabo nyinshi kugira ngo ibeho, niko njye mbifata. Yes, narahombye, yego, nabuze umugore, nabuze amabukwe wari inshuti yanjye, nabuze umwana yari atwite, ariko ikintu ntekereza ubungubu ndangamiye icyo Imana ishaka kunkoresha. ariko reka nkubaze ikintu utubwiza ukuri, ibyo bintu birakira? Iyo umenye ko ubutumwa buruta intumwa birakira, iyo umenye ko impamvu uriho iruta kuba uriho, iyo ibyo ngibyo ubashije kubyumva muri filozofi yoroshye yo kumenya ahubwo ngira ngo ese nta hantu bihuriye na kwa kundi ngo Imana ngo iguha ikigeragezo washobora, ngo ntabwo Imana ijya iguha ikintu kirenze icyo wakwikorera, kubera ko nkanjye ukuntu ndi kubitekereza ndumva ibyo bintu bitakira. Niyo wakora gute, ni ukuvuga ngo n'umuntu we muzakundana na nyuma y'iki gihe azaba afite isomo rikomeye yo kuvuga uyu muntu koko yarakize. Ibyo bintu biravunanye cyane. umuntu naza ari insecure azansaza. Hahandi baravuze ngo babandi babiri bahura azajya abona ibintu byose mpekinga ndi kwigirisha. hari counseling office ufite ngo tuze mu gitondo? Oya, bambwira ngo niba ari mu gitondo bambwire ngo mu gitondo. Nanjye ndi kwibaza ndamubwire kanga, kuko ubumenyi ufite ni ubw'umuntu wasomye ibitabo 300 muri covid kabisa. Jackie uze Besides, wow, ugeze mu gihumbi na n'uyu munsi aricyo ndi gusoma. Wow, imbaraga zo kwatsa nsanze tugukeneye. Ni njyewe gusa cyangwa hari n'abandi benshi? Turagukeneye cyane. Ikindi kintu numva nshaka kuvuga mbere yuko agira ikindi kivugo, hari wasomye ibitabo byinshi, byanze bikunze iki gitabo urakizi kimwe kivuga the 5 languages n'eshanu, ndazizi zose: Word of Affirmations, Quality Time, Physical Touch, Receiving Gift na Act for a Service. According to me, ubwo ndagira ngo bize kugufasha kumva impamvu ndimo kuvuga iyihe. According to me nsanga haburamo niba nayita protection, sinzi ukuntu nayita, kuko naje gusanga sinjewe gusa turi benshi. Actually, I think for all the ladies, when someone is being a shield kuri wowe akaguprotege, whether you're right or wrong, akaguprotege, ibindi mukabivugana nyuma, naje gusanga ari love language y'abantu benshi. Impamvu mbivuga nuko biri kugaruka bikaza bigasanga bya bindi wavugaga ngo bihura n'ibikomere by'umuntu, ugasanga ni vacuum ufite muri wowe, you need someone to fill it up. Cyangwa se wakuze wenda uri rejete se, wirwanaho se, wabona umuntu uguprotege agasa nkaho akwibiye umutima atanabikubwiye. Ese love language y'umuntu igendana na vacuum yo afite, cyangwa se ni njyewe ubivanga? Njyewe niba mbavangiye mu mbabarire, ariko nkurikije ibikomere numva nishakiye aho ngaho. Urumva iyo ngiyo yaza muri love languages. Actually love language niba warasomye kiriya gitabo, reka nkusubize gato mu gitabo cyitwa Romeo and Juliet cya William Shakespeare. Ndakumva nukuri komeza. Icyo gitabo nicyo William Shakespeare yavuze, ni Romeo and Juliet. Ngira ngo iyo movie mwarebye cyangwa wasomye igitabo cyayo, ni romantic movie story y'abana babiri batari bahuje ubwoko baje gukundana. Romeo and Juliet, William Shakespeare defines what is beauty muri icyo gitabo. Aravuga ngo beauty is a thing that makes pleasure to the sense. Ubwiza ni ikintu kirema akanyamuneza cyangwa se kibyutsa amarangamutima cyangwa kirema ibyishimo ku marangamutima y'umuntu kireba. Ahita definise ubwiza kuba mu bintu bitatu. Natural beauty mu bintu bitatu: iba mu mabara, amabara yose abaho aba mu ndabo. Bivuze ngo ushobora kureba umuntu ukuntu yambara, Jackie, ukuntu yambara gusa bikakwa-attracting kumva wamukunda, kandi ukamukunda byanyabyo, cyangwa ukuntu asa, ubwiza afite bukakugeza kuri level yo kumva wamukunda pe.
uko aberwa uko asa uburanga afite mbega ukuntu atatse Imana yamuremye ukumva birakunyuze ukumva birahagije umuntu ukamukunda icyo gihe turi kuvuga urukundo ruri naturel. Ahandi hantu ha kabiri ni mu majwi. Amajwi yose abaho aba mu nyoni, bivuze ngo habaho inyoni ivuga nka burende. Ushobora kumva umuntu inyoni avuga ivuga nka aririmba nko burende mu iranishe. ijwi Okay. ryiza ukamukunda bya bindi byanyu ariko habaho amajwi yose uza aba haba mu nyoni. Noneho ugasanga nkawe uhise ukunda nk'umuntu kubera ko wamwumvise avuga neza kuri telefone. Niyo mpamvu Drake avuze ngo you use your call me on my cell phone. Yitwa Hotline Bling iyo ndirimbo ari kuvuga. Nayo yaririmbaga ukuntu umukobwa wo muri customer care yamuvugishije agasinda. Bibaho cyane. Noneho source ya gatatu ni mu mpumuro. Jackie, ushobora guhura n'umuntu uhumura neza ugasara. Impumuro si bayiba mu ndabo nayo. Ushobora guhura n'umuhungu witeye wenda nka Tom Ford ugasara cyangwa Versace ukumva impumuro gusa ukagukurikira ukavuga uti uyu muntu ntagancika. Natwe bitubaho abahungu ko guhumura neza aragatsindwa n'Imana ntagagucika. Bikuguma mu mutwe ntabwo bigenda. Bikomeza bizenguruka mu mutwe nk'isereri aho ngaho hafi tu. Ariko impumuro ikagukubita mpaka wa muntu umuhaye chance ngo wumve n'ibyo atekereza kubera impumuro gusa. Nk'abantu bo muri office ibyo bintu bakunda kubigira ariko ntabwo bazi ko bibabaho. Handi umuntu aguha ikaze bitewe n'ukuntu wambaye. Nta kindi kiba cyabaye. Ni bya natural beauty ya popinze mu mutwe we kubera ko abonye ukuntu usa cyangwa protocol ikakwicaza neza bitewe n'ukuntu usa. Nicyo kiba cyabaye nta kindi. Noneho kuri icyo rero wari uvuze 5 love languages. Ibyo ngibyo ni byo umuntu areceiving cyangwa umuntu yakira mvuze. Noneho ibyo ngibyo byo ni ibikuvaho. 5 love languages abantu benshi bayibeshyaho ahubwo ni ibyo umuntu atanga ntabwo ari ibyo umuntu ahabwa. Hari umuntu wishimira nkanjye izanjye ngiye nkunda quality time na physical touch. Izo ngizo ewana nubwo izi nizo zarorera. Receiving gift, tuguha umuntu gift ni ibintu byaba hariko izi ebyiri zabanje. Quality time na physical touch. Physical touch bize habamo quality time habamo kuganira mugahana umwanya ariko uri physique. No kumenya no ko nk'abana nka meno visaka no kumenya gusoma ibihe. Uriya ntabwo bimere kubicika byari kandi kabaye. Umusaza yasomye ibiharamure aravuga ati uyu ari gutekereza ngo arankunda ntankunda reka mu propose. Asoma ibihe atatereka hasi igikorwa noneho kuri 5 love languages waruvuze iyo love language ya gatandatu waruvuze protection. Abagore ubwabo bakunda protection. Umugore yaba ari president cyane iyo ngiyo ni kamere ya kigore. Nubwo umugore yaba ari president cyane aba yumva ibitekerezo bidahagije abakeneye umuntu wa prove ko ibyo avuze ari byo. Najyaga mbibona twe dufite umu HOD wo ku ishuri yari umudamu nigishagaho ariko mbere yo kujya muri senate meeting yabanzaga kuvuga ikintu ngo yumve ko nyumva. Atanakeneye ko ngihindura kugira ngo mubwire uko nyumva gusa mubwire ni wow iyo ide ni nyamibwa gusa aricyo kintu cyo nakeneye. Abagore bakenera approval rero abagabo akenshi ariko duterana abagore kandi umugore muri we muri kamere yanyu ntabwo mamumva mudahagije mamukunda amashyi mamukeneye ko umuntu ababwira ko muri abahanga ibintu muri gutekereza ari byo cyangwa se oya iyo atari ibyo ntabwo bigutatinda. Umugore umaze gukura akunda kujya impaka. Wenda Fijera aza kutubwira. Fijera yagiye ariko yavuga yes. Afite wayi nk'ijana. Umugore umaze gukura afite wayi nk'ijana. Kubera ko ntabwo aba acyemera inyurabwenge iba yakangutse. Nk'ubu Jack ugeze mu myaka y'ukuri kuri level udashaka kubyumva. Ntabwo ushobora gukururwa n'ibintu bidahari. Ntabwo umuntu yakwizeza ibitangaza ubu byumve. Ukeneye ibintu birenze ubwenge, birenze kuba binyura mu bwenge bwawe bigahagarara ntibihite. Aho rero iyo akenshi umugabo aba afite ukuntu akumenyereye bikunda kutuba twebwe abagabo natwe tukirengagiza ko umugore wacu ashobora gutekereza ibintu bidukubita hasi. Hahandi ibintu wibwiraga byose ari amafuto ubayemo imyaka n'imyaka akagukosora kandi akagukosora neza atuje atanasakuje nta na effort ashyizemo. Rimwe na rimwe tugira masculinity nonsense yo kubyavoidinga tukaba avoidant muri iyo point. Ariko ibanga nabwira Fijo ku bagabo n'abandi bagabo dukurikiye umugore buri munsi agupropose uko ashaka kumutwara. Ahubwo icyo dukora turabyanga. Kunigasha ubanza aho ngomba uyu mugabo agenda akanagamo kakuba
ukakumva ku buryo ugiye utega amatwi umugore wawe icyumweru kimwe waba ubonye impamba yo kumubeshaho ukundi kwezi gukurikiyeho mukunda kwivugira uvuga ibintu byose wabonye byiza byakoze ku mutima urabitsohora ukabiganiraho uvuga uti byanikana kanamubonyeho ibi ngibi ariko ushaka uzi ko ari byiza uzi ko ari byiza nyine mukapresiya ibyiza mukanagaya ibibi muri ibyo rero mu kinyarwanda bavuga ngo ukuri gushira mu biganiro ukuba kwatambutse umugabo rero uri introvert akenshi akunda kugutega amatwi akagukora surprise ugasinda kubera ko aba yabikuye muri wowe akabyapurika kuri wowe arakubwira ngo utipa ari gento waheka ari uko tuba twabasomye twiturije tuba tubareba ako kandi ndumva iriya protection yo ni kamere ya kigore umugore ahantu atari secure ntago yahajya igihe ahantu hatagupromisinga ikintu ubura umuntu azakurinda ntago wamujyaho iyo yo ntago yaba love language ubwo ugisoma mbere handi ubwo umuntu bya byose ntago ari qualified kugira ngo tuganire no gukundana nundi ukunze ukarutse Amiri ni muntu ki ntago nzanyagirwa ntago nzakodesha cyangwa se niba ari umuntu ufite identity crisis y'ibintu ukanze ukandeba ukabona ko nibura mfite uko mbayeho ndi secure ndi promising kavuga uti umuntu nitubana nzamwongerera ibingahe by'ibanze arabifite aho nawe nta mugore mera guhera ku busa biragoye kiretse ari compromising bitewe n'ikiciro agezemo cy'imyaka cyangwa se ibindi bintu atazi atarimenye nicyo nabivugaho uradukoze gusa mu by'ukuri this is ubu bwenge ndabukunze Mimi merci beaucoup kuzana umuntu nk'uyu yarakenewe umva yarakenewe yewe ndatwaye ngeze mu muhanda Amiri nadusoreze rero nsoza rero reka nsoze wa mugani ku muntu udukurikiye none aha ngaha uri kumva podcast reka mubaze ngo why me nawe wibaze ngo why him nanjye nibona nk'icyapa giteye ahantu cyo kuyobora abantu actually mission yanjye nayimenye muri ibi bikomere nagize najyaga nibaza impamvu nkunda gusoma kuva 2012 nsoma nkunda gusoma ibitabo pe nta n'umuntu by passion nta n'umuntu bimpembe nkunda storytelling ku level iri hejuru nibwo rero namenye impamvu ndiho nsanga ngomba gufasha abantu kuko abantu barabemerewe njye mvura abantu ntakoresheje pills ntanakoresheje injection kuko abantu hari igihe bumva ngo agiye indera cyangwa agiye ngo kukizera akumva yasaze disi akumva hari ukuntu byitwa imvugo nyandagazi muri sosiyete nyarwanda ukumva ngo umuntu agiye indera akumva yabaye umusazi byarangiye kandi ntabwo baba basaze na adjustment ntoya dukora gusa byitwa art therapy njye nkoresha art mu gufixing ibyo bintu byose abandi bakoresha imiti n'inoze rero ukuri gushira mu biganiro kandi iyo umaze kumenya ukuri ko babivuga urabatuka ikintu dukora rero no kukubatura ukumva ukuri warangiza tugasenga no tukakongeramo na hope ijambo ry'Imana ritanga hope aho waba usengera hose dukoresha ukwemera kwawe mu gusenga ukagira hope kugira ngo bigende neza iyo umaze gukorerwa sessions noneho niba tuvuge niba uri nk'umutemo de Jehova tukurekomanda undi muntu w'umutemo de Jehova wagufasha kuganiriza akaguha hope y'ubuzima mu rurimi uvuga mu kwemera kwawe uri nk'umudivantiste nawe nuko bigenda uri umumusulmani uko bigenda uri umurokore nawe nuko bigenda ujyana n'uburi n'abantu mujyana mu mujyi umwe bakagufasha kubyumva nuko dukora mfite NGO yitwa BAT Foundation cyangwa se Bean and Art Therapy Foundation niba mwibuka neza ndi kubatera inkuru icyifuzo cye nagishyize mu bikorwa yitwaga Bean and Gladys nahise mfungura NGO yitwa Bean and Art Therapy Foundation izajya nibura inyereka ko wa muntu yari agihari ko iyi ntago ari ide yanjye ari ide ye credit rero narimuhaye nanga kuyitambera Art Therapy Foundation nyita Bean and Art Therapy Foundation nanjye biramfasha ni gukora umuhamagaro wanjye ntekereza ko ari impamvu twahuye mu buzima bwanjye akaba kugira ngo mbashishe gutekereza no kubyutsa ibyari bindimo ni icyo ngicyo nababwira ibyiza n'ibibi iyo bije biza bisa ariko ntukajye wemera kuguma hasi wasanga iby'Imana igiye kugukoresha biruta ibyo uri kuzakora mu gihe uwo muntu yari agihari n'urugero kandi we iyo ubutumwa burangiye nyirabwo aragenda yaba atari ukuri hari abantu benshi bari kuba bagihari kandi mwese mwakundaga rero ikiba kigoye ni ukumenya ko ari ukuri ariko iyo wamaze kubyakira wizera ubushake bw'Imana buri kuri wowe ni uko numva nasoza abadukurikiye bose ni iki se wumva ubutaha wazatuganiriza kugira ngo tugende tuzagarikwe tunezerewe hari ibintu abantu benshi bafite ikibazo ari nabyo wenda nanjye muri kwibaza uko mbayeho depression kwibaza uko ubayeho nzi mu bantu babyibajijeho nkacishije
hari iyo twita adult depression, ni depression iri ku bana bari muri âge d'engagement, abana bari mu myaka y'ubukure yo gufata ibyemezo 18 kuva kuri 16 ans kugera kuri 21. Mbega abo twita mu kinyarwanda ni ingimbi n'abangafu, abo ngabo bafite ukuntu babayeho kwabo n'amadepression yabo arengana nabo, kandi baba bakeneye biki cyane kugira ngo babeho babe bazima. Hari iyindi yitwa marriage depression, irimo pre-marriage, abantu kugira ngo bashake abagabo nabo gushaka abagore, procedure iyo pre-marriage iragora abantu benshi cyane kandi idakwiye kubagora, ku buryo umuntu rimwe na rimwe batakaza iby'ingenzi byari iby'ingenzi, ya mpamvu yo kuba twavugaga, ya mpamvu yo kubaho twavugaga bakayitakaza mu compromising, kubera ko imyaka yabafashe, famille yasakuje, peer pressure yabakubise, kubera ko babonye ibintu identity crisis ikagusomesha nabi, ukabona ukurikira umugabo w'umukire kugukubita kubera ko utinya gukena, ibintu byinshi cyane dushobora gushingiraho muri pre-marriage, ku buryo akenshi na kenshi depression ziza tuzireba. Imyanzuro dufata, imyanzuro reka tugeza ahantu tutari bubashe kwikura. Muri marriage naho hari ibindi, umuntu arahinduka, influence, tuvuge Mimi wabaga mu Rwanda, Fijaba mu Rwanda, mwisanze muri Amerika, ibonye ibindi bintu atari yiteze kubona mu maso ye, akata ahinduka undi muntu cyangwa nawe ugahinduka undi muntu. Icyo gihe rero revolution ikanga, guhinduka bikanga, mukaguma aho ari mwari muri bo mu Rwanda, kujya murebamo wa Mufijo w'i Kigali kandi ari muri Amerika. Ni amakosa nayo muri marriage akunda kubaho, ariko cyane cyane ikunda guturuka kuri finance, handi umugore n'umugabo ataka nta kintu bafite, ariko ibintu byaza kubibamo bikabananira kandi ari ibintu byabo, abana baza ku bana bikabananira kandi ari abana babo. Ibyo byose rero tugenda tubireba ku buryo tubirandura burundu, umuntu akamenya ko marriage ikenera update, ndetse tukagira n'indi ya nyuma yitwa post marriage depression. Post marriage depression yo ni ibintu bibaho, n'urugero wadivorushije, uvuye muri marriage imwe runaka, ubuze umufasha, ukuntu witwara, hari ibintu bita hallucination mu Cyongereza, ziba zabaye nyinshi, dutangira kubona ibintu bidahari, dutangira kwiyumvira ibintu bidahari, dutangira kwita ku bintu bitari ngombwa, bitanakeneye kubyitaho, kubera ko wananiwe kubana nawe ubwawe. Ibyo rero turabikurinda, ubwo ni ubwoko bwa kabiri. Ubwa gatatu nabwo nanjye ndimo, ni depression ikozingwa na event, kugambanirwa, gupfusha, kwambura, guhomba. Mujya mubona abantu bari abakire benshi cyane mu gihugu, ugasanga umuntu agize shite imwe, yisanze ari umukene kurusha abandi, ariko akibagirwa ko umutwe we n'amaboko ye n'Imana ye ariyo yatumye abona ibyo bintu. Aho kugira ngo ashake ibyo bintu nanone, abwe gasara, akadeprima, akibura ubwe, akananirwa kubana nawe, akabeshaho abana nabi, akabeshaho umugore nabi, kandi ari ibintu byoroshye kuba yafixinga gusa. Ari ikiganiro kimwe yakora n'umuntu nkawe cyangwa nkanjye cyangwa nka Jackie, agasubira mu kazi agatangira ku busa, ariko akongera kubaka. Ko benshi bagiye bakora recreation twarababonye, ariko imbaraga zigusubiza hahandi watangiriye. Rimwe na rimwe ugasanga shitani igutegeye muri ego yawe, umuntu wari ufite imodoka 3 ushobora kujya mu gakinjiro, oya wijyana. Rimwe na rimwe ugasanga koko aho yagutegera agufatiye, bitewe no kutamenya wowe ubwawe na priorite zawe ndetse n'impamvu yawe uriho. Abindi ni gupfusha birababaza nini, ariko rimwe na rimwe tugomba kumenya ko urupfu ni ubushake bw'Imana. Imana yagena igihe ko cy'umuntu kigera, ikintu dukora ntacyo, ni ukwapresiya ko nibura twagiriwe amahirwe yo kubana nawe. Nibura Imana yaduhaye amahirwe yo kubana n'uwo mumarayika tuba dutakaje, cyangwa se n'uwo muntu mwiza tuba dutakaje, n'uwo mubyeyi tuba dutakaje. Nibura twe turi abantu bamuvuga bamuzi, twabanye nawe, twagumanye nawe, twabyawe nawe, twashakanye nawe, twavukanye nawe, mbega ku buryo ibyiza bye biba bifite agaciro kanini kurusha kuba ubayeho nk'umuntu utarigeze umumenya. Akaguha n'imbaraga zo gukomeza ugenda, kuko ntabwo ari cyo yakwifuriza ko uheranwa n'agahinda no kuba adahari, ahubwo yakwifuriza kugera aho watageze cyane rwose. Urebye n'ibyo ngibyo navuga. Rero utaha tuzaganira kuri depression, tuyihere imuzi, dufata akiciro kamwe muri utwo ngutwo tuvuze, tukadevelopa isaha imwe, ejo dufata kandi tuzakora nk'ibiganiro nka 6 cyangwa 8, tuyirangize, maze abantu babe healed. Abatabaye healed bazabamagana kuri session ziri personal, akantu ko kunanirwa kubana nawe ubwawe ka chance urabikubwiye, kandi kazingiyeho ibintu byose. nicyo kintu abantu dufite, ugasanga urava no muri marriage atari n'urupfu gusa, ukahita ujumpinga no mu yindi, nta kindi kintu uriga, ibe atari na marriage na relationship ubwayo, ukumva ko ugomba kuba uri kumwe n'umuntu kandi udashobora no kumara ukwezi utari kumwe n'umuntu.
ako kantu ni ingenzi, ni ingenzi Yeah. pe. Thank you, wakoze cyane, Namwe tuzagushima, mwakoze, tuzabivamo, nimwe uzabyandike ku rukuta. mwakoze, nimwe Ntuzajya mwakoze. utubona uvuga uti, cyangwa nunagira n'ikintu cyiza mu mutwe ukavuga ati uno munsi muri hehe, ninde uhari, njye ndashaka ko tuvuga iki kintu. Ntukajye wanga kumvugisha, mpora ndi tayari, Jack ahora ari tayari, ujye umbwira uti uno munsi uri he dukore, kandi mba ndi n'imbere yanyu mu masaha, ariko narekana ntabwo nabura uburyo tuvugana, Cyane kuko rwose. still uracyari gukora ibyo yashakaga gukora, twahuye mu buryo nawe uzi. Jackie nawe we n'Imana mumaze iminsi yaduhuye. muhiga, Jack ni mwashyize muntu mu Jack aba ahari ariko none Jackie we mbabwize ukuri Jack uyu ni munsi muntu murawunkoreye ntabwo namubura. murawunkoreye ibindi ndabivuga mu gikari njye nkeneye kubukinga session nonaha usabwe kohereza nimero yeah. Ngaho reka dusoreze hano, twagize umunsi mwiza, tumaze igihe turi mu buryohe, kuva muri karande ukinjira mu bikomere byose, wafashe waciye amazi, natwe ukatwigisha ibintu byose umuntu atazi, hari soulmate, abapatena, buriya numvaga ngewe iyo umuntu akubwiye ngo umupatena wanjye aba yatwitse bya danje, naho ni akantu kari toto. So nize ibintu byinshi mu by'ukuri, kandi turagushimira, Imana ikomeze mu by'ukuri iguhe ibintu bya imbaraga zo partners na kuvuga, soulmate ukanagera byatumye kure, ukanabwira benshi bakanabohoka. buretse bye Nawe mwakoze cyane. oya nahise nibaza buretse gato ubu si ibi ni Njyewe ibiki bajyaga banyita soulmate ibaze se nkayoberwa, buriya aha noneho arakagenderaho mumereze ukwezi igitabo kose. nsome Reka dusezere, mwakoze bantu mudukurikira, twizere ko ibi byose tuvuga ntabwo ari ukugira ngo tuvuge just kuvuga, tuba tugira ngo mugire icyo bibafasha, ibikomere byomoke, kandi abari inyuma bataragera mu kirenge cyacu. Ntabwo uno munsi ushobora kuba ufite ubukwe ejo ukumva ko ni bibi nyine, ariko hari ibintu byinshi tubona tumaze kugera muri marriage, ugera muri marriage ukagira ngo umuntu ni mushyashya, mube mwadetinze nk'uko mwabyumvishe, nge nta ibiki bijya biba, ariko buri munsi ndiga, buri munsi ndiga nigira kuri Jackie, nigira kuri Amel, anyigiraho, nigira kuri Fidel. So mujye mukomeza mudukurikire kandi mukuremo inama, abatoya kuri twebwe mujye mwumva iyo abantu bakuru bari kubabwira story zabo. thank you Murakoze, reka rero twigendere, twigire mu gikari, nta kundi. Murakoze cyane. Bye Jackie.